barakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. JRG isanzwe ikoreye gahunda ubu ni ku nshuro yayo ya 12 ni gahunda yahawe izina cyangwa se insanganyamatsiko ya ntukazime nararokotse. Kuri inshuro ya 12 tugiye kubikora nyine mu buryo bw'ikiganiro kuko murabizi ko na gahunda yo kwibuka, gahunda zo kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi zagiye ziba mu rwego rw'ibiganiro kubera icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda rutara sigaye. Murabizi ko na gahunda zo kwibuka zagiye ziba ku rwego rw'ibiganiro. Ni ikiganiro rero tugiye kuganira kureba impamvu yo kwibuka imiryango yazimye. Jenoside yari ifite ubukana bukomeye cyane kugeza naho hari imiryango yazimye burundu, kuvuga imiryango rwose, umwana, abana, ababyeyi mu rugo rumwe, mu muryango umwe bakazima burundu ntagire n'umwe usigara. Ni ikimenyetso cyongera kwerekana ubukana bwa Jenoside. Iyi miryango rero isanzwe yibuka nkuko nari mbivuze, ariko uyu munsi turaza kureba impamvu yo kwibuka. Ese kubera iki Jenoside yagize ubukana bugeze aho ngaho kugeraho n'imiryango imwe izima burundu? Kugeza ubu ngubu mu Rwanda mu bushakashatsi bwakozwe na JRG ndetse n'abafatanyabikorwa bayo harabarurwa imiryango 15,593 yose ikaba yarigizwe n'abantu 68,871. Iyo niyashoboye kugeza ubu ngubu kwarurwa mu turere 30 tugize u Rwanda. Ubushakashatsi buracyakomeje. Tukaba rero muri kino kiganiro kiribuze kugira insanganyamatsiko ivuga ku kwibuka imiryango yazimye n'uburyo bwo guhangana n'abapfobya bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ndi bube nyine birumvikana. Nkaba mpaye ikaze abatumirwa tuza kubana muri kino kiganiro. Mpaye ikaze Dr Bizimana Jean Damascene, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'igihugu yo kurwanya Jenoside CNLG. Tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Bayikaze kandi Madame Tumusenge Anita, akaba ari warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umubyeyi ukuze, by'umwihariko araza kudusangiza ubuhamenya. Afite imiryango yibuka neza yazimye. Nawe udukurikiye ufite imiryango wibuka, araza kugira umwihariko we. Nawe tumuhaye ikaze. Murakoze cyane. Turumwe kandi na Gatari Egide, akaba ari perezida wa JRG. Nkuko nababwiye, JRG akaba ari umuryango w'abahoze ari abanyeshuri barangije amashuri ya kaminuza barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Nawe tumuhaye ikaze. Murakoze. Muri kino kiganiro kandi mushobora kugira gutanga n'ibitekerezo binyuze ku mbuga zacu, yaba urubuga mbuga nkoranyambaga, yaba za RBA ndetse n'imbuga z'iyo miryango. Turavuga nka JRG n'indi miryango itandukanye ikomeje kugenda ibana natwe kuri social media naho ni hamwe muhatangirwa ibitekerezo, kandi ibitekerezo bigafasha abenshi. Wenda reka mpere kuri Dr Bizimana. Hari igisobanuro cya Jenoside kirazwi, nticyahimbwe kubera Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye cyari gisanzwe kizwi, ariko ndagira ngo mudufashe gusobanura umwihariko cyangwa se umwihariko kuri Jenoside, ariko nanone turebe n'umwihariko wagezeho n'amahanga akemera ko Jenoside yabaye, kugira ngo rwa rujijo rw'abasanzwe bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi rurangire. Umwihariko uri hano muri iki gihugu ni uwuhe? Jenoside ni icyaha gisobanurwa n'amategeko, gisobanurwa mbere na mbere n'amasezerano mpuzamahanga yashyizweho n'umuryango w'abibumbye ku itariki 9 z'ukwa 12 1948. Akaba ariyo masezerano yasinywe n'ibihugu byinshi byo ku isi, ibihugu birenga 150. Ingingo yayo ya kabiri unasanga yaranishijwe no mu mategeko ahana y'ibihugu hafi byose harimo n'u Rwanda. Ingingo ya kabiri isobanura ko Jenoside ari icyaha cy'ubwicanyi kirangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere kiranga ni uko habayeho umugambi wateguwe wo kwica abantu. Icya kabiri, abo bantu bose cyangwa itsinda ryabo bakaba bazizwa imwe mu mpamvu enye zikurikira. Ya mbere, bashobora kuba bazizwa ubwoko bwabo, nk'uko byagenze ku Batutsi bo mu Rwanda bishwe bazizwa ko bashyizwe mu bwoko bw'Abatutsi. Bashobora kwicwa bazizwa idini, ibara ry'uruhu cyangwa se ubwenegihugu. Ni ibyo byiciro bine bifatwa nk'aho bikorerwa Jenoside mu rwego rw'amategeko iyo habaye umugambi wo kubica babahora kimwe muri ibyo bine. Ku birebana na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, inzira yabaye ndende yo kugira ngo yemezwe, ariko sina ndende cyane kuko yemejwe mu gihe gitoya ugereranyije nuko ahandi bigenda bikorwa.
reka ntangirire nko muri 90 muri 90 inyandiko za mbere zivuga ko mu Rwanda leta ishobora gukora jenoside zanditswe n'abafaransa. Umuntu witwa Colonel René Garnier yari umukozi mu rwego rwa gisirikare ushinzwe ubutwererane hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda, akaba yarakoreraga muri ambasade y'Ubufaransa hano mu Rwanda i Kigali. Yanditse inyandiko eshatu avugamo iryo jambo. Inyandiko ya mbere yanditse mu kwezi kwa 10 ku itariki 15 z'ukwa 10 1990, avuga ati ibitero by'inkotanyi byatumye leta iteganya kwica abatutsi bo mu gihugu. Akanatanga ingero avuga ko muri Kibirira ku Muhororo mu yahoze ari sous-prefecture Ngororero abatutsi bishwe bazigwa gusa ko ari abatutsi. Arongera bisubiramo ku itariki 19 z'ukwa 10 1990, bwumva n'inshuro ebyiri mu kwezi kumwe. Harimo mu kwa 12 yongera kwandika indi nyandiko. Izo nyandiko nizoherezaga Minisiteri y'Ingabo y'iwabo ndetse na Presidence ya Repubulika y'Ubufaransa. Hanyuma tuje nko muri 98 uwari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda yego witwa Georges Martre, yahamaze igihe kuko yaje muri 88 agenda muri 93, yabajijwe n'itsinda ry'abadepite b'Abafaransa ku birebana n'uko yabonye ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bumeze bunategura jenoside. We avuga ati jenoside yari iteganyijwe guhera muri 90 igihe inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu. Leta y'u Rwanda byarangaragariye ko iteguye jenoside. Ati nanaganiriye na Colonel Serubuga yari umuyobozi w'ingabo wungirije, aramubwira ati iki gitero kiratuma twica abatutsi. Undi mugenzi witwa General Jean Vallée nawe wasuye u Rwanda nk'umwe mu basirikare bakuru b'ingabo b'Ubufaransa, yandika ko yaganiriye na Colonel Rwagafirita, turacyari muri 90. Rwagafirita aramubwira ati abatutsi ni bake cyane, iyi ntambara iratuma twica basigaye tubarimbura. Twihuse rero tuje muri 93, ngira ngo murumva ko jenoside yemeza nubwo byaje muri 94 ariko imizi yayo iratangira muri 90. Muri 93 habaye ibikorwa bibiri bikomeye. Hari itsinda ry'impuguke mpuzamahanga zoherejwe n'imiryango 5 iharanira uburenganzira bwa muntu, zibiherewe uburenganzira n'umuryango w'abibumbye. Zari impuguke zikomeye, harimo nk'uwitwa Eric Girard n'umubirigi, Alison de Forge n'umunyamerika, William Shabasi n'umunyakanada, Philippe Dahinde n'umusuwisi n'abandi, bakayoborwa n'umufaransa witwa Jean Carbonare. Bakoze iperereza mu Rwanda mu gihe kirenga ukwezi. Mu kwezi kwa mbere 1993 basohora raporo yabo ku itariki 7 z'ukwa 3 1993. Bavuga iki? Bavuga bati aho twakoze igenzura hose cyane cyane mu majyaruguru y'igihugu muri prefecture Ruhengeri Gisenyi, twasanze ubutegetsi bwa Perezida Habyarimana n'abamwegereye barimo umugore we aribo bategura ibikorwa byo kwica abatutsi bahora ko ari abatutsi. Bati tugasanga ibyo byujuje ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga agamije gukumira no guhana jenoside, kuko abatutsi bicwa bazizijwe ubwoko bwabo. Mu kwezi kwa 8 1993 komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi ishinzwe uburenganzira bwa muntu mbabarire yohereje nanone izindi mpuguke zari ziyobowe n'umuntu ukomoka muri Senegal witwa Bakre Warindiyaye. Asohora raporo ye ku itariki 11 z'ukwa 8 1993, nawe ashingiye ku bucukumbuzi n'iperereza yari yakoreye mu Rwanda. Nawe agaragaza ko ubutegetsi buriho bwateguye kandi bugakora ibikorwa bya jenoside byibasiye abatutsi. Akanasaba ati niba umuryango w'abibumbye ntacyo ukoze ngo kumire jenoside ya rurangiza, ati ishobora kuzaba. Ubwo murumva ko turi kuri 11 z'ukwa 8 1993. Muri 94 ho jenoside yakorewe abatutsi iraba, guhera ku itariki 7 z'ukwa 4 hitwajwe urwitwazo ko indege ya Habyarimana yahanutse, ariko ngira ngo mwumvise ibimenyetso byayo bigenda byerekana. Oho rero itangazamakuru ryo ryabaye irya mbere, itangazamakuru mpuzamahanga. Hari umunyamakuru w'umusuwisi witwa Jean-Philippe Sepi, yakoreraga ikinyamakuru cyitwa Libération cyo mu Faransa, yari i Kigali, akurikira ahantu ubwicanyi bubera, harimo mu bitaro bikuru bya Kigali, harimo ku ubwicanyi bwabereye i Gikondo kuri paruwasi ya Gikondo. Noneho yandika ku itariki 10 z'ukwa 4 ati ubwicanyi buriho bukorwa na leta y'u Rwanda n'ingabo zayo n'intera hamwe ni jenoside.
bigera mu kwezi kwa gatanu umuryango w'abibumbye utari wayemeza bakijya impaka ku bireba ubwicanyi buri hangaha, ariko icyatumaga bajya impaka bagatinda nuko leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa ntabwo bashakaga ko ijambo jenoside rikoreshwa abanyamerika kugira ngo badashobora kuza gutabara. Icya kabiri, Abafaransa bo nuko bari bashyigikiye n'ubundi leta yakoraga iyo jenoside. Hanyuma ya komisiyo nigeze kubabwira yohereje Bakira warindi yaye niyo yafashe ya mbere ku itariki 11 z'ukwa gatanu 1994. uwayiyoboraga ukomoka mu gihugu cya Espagne witwa José Ayararaso, ubwe yiziye mu Rwanda, araza reba uko ubwicanyi buriho bugenda, asanga bukorwa na leta. Asubiye i Geneve mu Busuwisi, yasabye ibihugu bigize komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu guterana byihuse bakora inama idasanzwe. Inama idasanzwe yabaye ku matariki ya 24 na 25 z'ukwa gatanu 1994. baza kusuzuma uko ubwicanyi bwari bumeze. Iyo komisiyo yemeza ko ubwicanyi buriho bubera mu Rwanda ari jenoside, ko ndetse hakenewe koherezayo itsinda ry'impuguke kugira ngo rize rikore ubucukumbuzi busesuye. Bagena n'uriyobora ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire witwa René de Nyusegi, aza mu Rwanda akora ubucukumbuzi bwe ku bwicanyi bugenda, akora raporo ya mbere yayisohoye ku itariki 28 z'ukwa gatandatu 1994. uwe agaragaza ku buryo rwose bukomeye mu magambo y'igifaransa ati la qualification de génocide doit être d'ores et déjà retenue à ce qui concerne les Tutsi. Ati kubirebana n'ubwicanyi bwo bukorwa Abatutsi nta gushidikanya ko bwujuje ibisabwa byose n'amategeko mpuzamahanga ngo bube bugize icyaha cya jenoside. Urwo ni rwo rwego rwa mbere mpuzamahanga rwemeje jenoside yakorewe Abatutsi ku itariki 28 z'ukwa gatandatu 1994. Hanyuma iyo raporo yashyikirijwe inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, iraterana irabisuzuma, isanga koko harimo ibimenyetso bigaragara, nayo ishyiraho itsinda ryayo. We n'abantu ntibari barizi cyane. Itsinda ryaje riyobowe n'umuntu ukomoka mu gihugu cya Togo witwa Atsukofi Amega. Abantu batatu bari bariyoboye, harimo witwa Salif Fomba wo muri Mali ndetse na Madame Abidi Yengo wo muri Guinea. Iryo tsinda rishyirwaho ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1994. Nabo bakora ubucukumbuzi mu Rwanda ku migendekere y'ubwicanyi, basohora raporo yabo ku itariki ya mbere z'ukwa 10 1994, bagaragariza inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi ko ubwicanyi bukorerwa Abatutsi mu Rwanda bugize icyaha cya jenoside nk'uko amasezerano mpuzamahanga abiteganya. Byatumye inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi iterana, yemeza gushyiraho urukiko ku itariki 9 z'ukwa 11 1994. Mu cyemezo 1955 nibwo bashyizeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, ruhabwa inshingano yo gukurikirana ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe mu Rwanda. Urukiko rwarakoze, tunarukesha byinshi nubwo hari amakosa turunenga, ariko icyambere gikomeye rwakoze urukiko ni ugusuzuma niba mu Rwanda harabaye jenoside no kureba abayikoze n'abayikorewe bari. Bituma mu cyemezo cya mbere rwafashe mu rubanza rwa Jean Paul Kayesu wari burugumesitiri wa komine Taba, urubanza rwaciwe ku itariki 2 z'ukwa 9 1998. Urukiko rwaremeje ko Abatutsi bo mu Rwanda bakorewe jenoside bazizwa ko ari Abatutsi. Hanyuma Yohani Kambanda wari minisitiri w'intebe, ntagombye nayo kuba aricyo nahereyeho gato, yari yabyemeye ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 1998 mu byaha yireze ko leta yarayoboye ndetse niyayibanjirije, no kuvuga ya Habyarimana yateguye umugambi wo kwica Abatutsi bose bo mu gihugu. Bituma rero urukiko ruza no kugera rufata icyemezo gikomeye muri 2006 mu rubanza rwa Karemera na Nzirorera, rwemeza ko jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ari ihame mpuzamahanga ridashobora kongera kugibwaho impaka. Noneho ni nabwo inama y'umuryango w'abibumbye, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye nayo yateye indi ntambwe yo kwemera gushyiraho umunsi wo kuzirikana jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, wari wabanje kujyaho muri 2003, ariko muri 2018 inyito iravugururwa kugira ngo hagaragazwe ko Abatutsi aribo bakorewe jenoside. Uba umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Aho ni nacyo cyemezo cya nyuma giheruka kijyanye n'iyo nzira mvuze mu bagamba makeya yakozwe mu rwego rwo kwemeza jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda.
n'inzira uvuze mu magambo make ariko wabyumva kumva nyine ni n'inzira ndende uyishyize no mu myaka n'ibikorwa byayiranze. Wenda mbere yuko nkomeza n'abandi turi kumwe bitumye numva twahita tureba kuko iyo umuntu yumvise uko byateguwe byashoboraga guhitana abantu umubare runaka, ariko iyo tuvuze miliyoni y'abatutsi ukumva miliyoni y'abatutsi yapfuye mu mezi 3 mu minsi 100 turimo na n'ubu, kwibaza none twanakomoza no kukiduhurije hano cyuko hari n'imiryango yazimye. Ni iki cyatumye ibintu byose biba imibare igenda ikagera kuri miliyoni mu gihe gitoya, ndetse tukabona n'imiryango irenga 15 igizwe n'abantu bari 68 izima burundu? Hagombye kuba hari ikintu gikomeye abantu bakwiye kumenya bakumva bakamenya impamvu. Impamvu ni nyinshi, ariko reka ngerageze mu magambo avunaguye ngaragaze iz'ingenzi. Impamvu ya mbere ni igihe kinini cyane cyashize ingengabitekerezo y'urwango rugenewe abatutsi yigishwa na leta. Duhere mu mwaka wa 1957 handikwa inyandiko yiswe manifeste y'abahutu, yaje ari inyandiko mu by'ukuri iri mu rwango n'ivangura, niyo yashingiweho no mu gushyiraho politike y'abakandamije mu myaka yakurikiyeho. Uhere mu 1957 ukagera mu 1994 urumva ko hashize imyaka igera kuri 37. Iyo ngengabitekerezo yose yigishwa icyo gihe cyose, kigishwa abana mu mashuri, abakozi bakayikora mu mirimo. Icyo nicyo gisobanuro cya mbere kibigaragaza. Abakoze Jenoside bari banishijwemo urwango rugenewe abatutsi igihe kirekire. Icya kabiri yanagaragariye mu nyandiko, kandi inyandiko za politike. Vuga ko inyandiko z'abanyapolitike zagiye ziba nyinshi, haba muri mitingi, haba mu nyandiko z'amashyaka, zaje buri gihe zishimangira urwango rw'abatutsi. Tujya tuvuga cyane inyandiko za Gitera, nizo nyandiko ziremereye. Gitera ntiyafataga abatutsi nk'abantu, iteka yabashyiragaho ibitutsi byerekana ko ari babi, n'abantu babi. Akabita ibirura, akabita ababuramana, akabita abanzi, akabita babisha. Hari nk'inyandiko yasohoye ku itariki 27 z'ukwa 9 1959, umve ni kera cyane. Inyandiko yise ngo umunsi mukuru w'ibohorwa ry'abahutu ku ngoyi y'ubuja bw'abatutsi mu Rwanda. Muri iyo nyandiko arafata abatutsi akabagerekaho ibitutsi byose bibi, akarangiza abwira abahutu ko bagomba kwikiza abatutsi kuko abatutsi ari abanzi babo. Inyandiko nk'izo rero iyo zikomeje gukwizwa igihe kirekire, abo zigiyemo barabyemera bakabikurikira batyo. Yewe ikindi gikomeye mbereka ko yari gahunda ya leta, byageze no mu myaka ya za 70 hakabaho abatutsi kubakoraho raporo zigaragaza ngo uko bitwaye. Reka mbaho urugero rw'inyandiko imwe yanditswe n'umuntu wari umujyanama wa prefecture ya Gikongoro ku itariki 24 z'ukwa 7 1970, amugezaho raporo ngo y'imyitwarire y'abatutsi, agasoza amubwira ati ubu abatutsi bifashe uko basanzwe, uretse ko bafite ubucakura bwo kuyobya abahutu babateranya. Murumve ko abatutsi bariho baritirirwa ibibi byose, bafite ubucakura bwo guteranya abahutu. Izi ni inyandiko zagiye zigaragarira muri politike ya leta. Icya gatatu, abatutsi kubi mu burenganzira bwabo. Hatanzwe amabwiriza inshuro nyinshi yo kwimana imitungo y'impunzi z'abatutsi. Guhera 1966 Perezida Kayibanda yashyizeho ayo mabwiriza. Perezida Habyarimana yongera kuyashimangira muri 1973 ku itariki 25 z'ukwa 10, nkaho yavuze ati na mabwiriza yanditse ati ibintu byatawe n'abatutsi bahunga biba bitakigira nyirabyo, bihinduka inkunga ya leta. Ibyo bintu bigomba gufatwa bigashyirwa mu maboko ya komine, nta wishingiye guhunga kwabo kwatewe n'ubwoba cyangwa ibikangisho. Abategetsi bari hubu ntibashobora na rimwe kwishingira ingaruka z'uko guhunga. Mwumve rero, niba Perezida wa Repubulika agennye ko imitungo y'abatutsi batagomba kwisubirana, mutekereze umuturage usanzwe uko azabifata, uko azafata abatutsi. Ntabwo azabafata nk'abantu, ntabwo azabafata nk'abafite uburenganzira. Noneho rero politike y'uburezi ni ikindi kintu kibi cyaranze iyo ngengabitekerezo ya Jenoside ndende. Politike y'uburezi nayo yararemereye abatutsi bigizayo. Ndabahingira 3 zabyo. Kayibanda yatangazaga ko ikimushishikaje ari ukugira ngo ajijura abahutu bonyine. Nko ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 5 1967 ku munsi mukuru w'abakozi, mu ijambo yavuze yagize ati aho gahuta ari hose akaba atarajijuka bikwiriye kumbabaza nkamufasha uko nshoboye kose. Umva ntabwo Kayibanda yumva ko ari perezida w'abanyarwanda bose,
arifata nk'ari perezida w'abahutu aribo bagomba kugendwa kwiga gusa. Manifeste ya kane ya parime hutu yo ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 1969 nayo igashimangira icyo kintu cyo kwigisha abahutu gusa, ivuga ngo ishema rikwiriye igihugu cyose, parime hutu iraharanira ishema rikwiriye igihugu cyose rirebera igihugu cya gahutu aho aturuka hose wibohoye ku ngwe y'ubusha. Mwumve ikibi cyane kiri mu mibonere y'aba bapereza muri politike yabo, nukuvuga ngo nukujijura gahutu. Habyarimana rero yakomeje aricyo iyo politike ya Rwanda nyamwishi. Icyanyuma nasorezaho muri byinshi navuga ni ikijyanye n'umuco wo kudahana, icyo abantu bakunze kwita umuco wo kudahana. Hashyizweho itegeko ku itariki 20 z'ukwa gatanu 1963. Mwumve ni kera. Itegeko rivuga ngo abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi guhera muri 59 kugeza ku itariki ya 1 z'ukwa 7 1962 ntibashobora gukurikirana. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko abaparime hutu bagize uruhare mu kwica abatutsi mu myaka yose, leta yashyizeho itegeko ribarengera, rivuga ko batagomba gukurikiranwa namba. Ibyo rero byatumye ubwicanyi bwagiye bukurikiraho barabwitabiraga cyane, kubera yuko bari bazi ko iri tegeko ariko ntiyari yarigeze rivaho. Reka be mpagarariye ahangaha kugira ngo ntiharire ijambo cyane. Tubonye n'amateka itasobanura neza impamvu turimo tunibuka imiryango yazimye. Urumva ubukana bwose buhereye muri 59 abantu bose bigishwa urwango. Gatari ubu ngubu turimo turibuka imiryango yazimye. Jeje yagiye igira uruhare rukomeye cyane kugira ngo n'imiryango inamenyekane, ariko munafite n'inshingano muri rusange zo kwibuka. Wenda twareba ese inshingano za Jeje muri uru rugamba rwose rwakurikije Jenoside, harimo kwibuka mbere na mbere, harimo no gukomeza kurwana n'abahakana bakanapfira Jenoside n'uruhe. Murakoze cyane. Waruvuze kwibuka ubundi ni inshingano y'umuntu wese ufite umutima wa kimuntu, by'umwihariko kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Abanyamuryango bajeje ni inshingano yabo nyamukuru, kimwe n'abandi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bose. Icyo waruvuze rero dufite nk'inshingano, icya mbere nuko iyi gahunda dufite yo kwibuka imiryango yazimye, tunavuga ngo ntibazazime twararokotse. Ngira ngo nkuko Dr. Bizimana yarabisobanuye, watekereje akanategura akanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi, intego nyamukuru yari ukubarimbura, yari ukuzimya imiryango. Nuvuga ngo twe dusigaye ubu ngubu tuvuga tubari inkuru, tuvuga ibyabaye, nuko twarokotse, nuko twagize inkotanyi zigahagarika Jenoside, ubu tukaba turiho. Ubundi iyo umuntu arokotse Jenoside, inshingano ya mbere ufite ni ukuvuga ayo mateka, ni ugutanga ubuhamya, ni ukuvuga icyo urokotse n'abandi bakakimenya kugira ngo bakirwanye. Ubundi misiyo, intego nyamukuru ya JRG ubundi ni ukuba mwise izira Jenoside. Iyo si izira Jenoside rero, ibyo dukora byose tugenda tuganisha aho ngaho. By'umwihariko ku miryango yazimye, twakoze igikorwa cya mbere mu myaka 12 yo kugerageza kubarura, kumenya amazina y'abari bayigize, kumenya aho yari ituye. Dufite urutonde bavuze rw'imiryango irenga 15,000 yari igizwe n'abantu 68 birenga. Tunavuga yuko iyo mibare ni imibare twashoboye kubona, kuba ko harimo imbogamizi nyinshi cyane kubona amazina, kumenya amateka y'iyo miryango. Ikindi turi gukurikiza ubu ngubu, turi kwandika igitabo cyihariye kuri iyo miryango. Ntabwo tuzashobora kwandika igitabo kivuga ku miryango yose uko tuvuze n'abantu bari bayigize, ariko twahisemo guteganya uko twabitekereje ko turi kwandika igitabo, byibuze ku buryo abantu bazaba bahagarariye abandi muri byo turi kuvuga. Uvuga ngo wenda nimba tuvuze abarimu, tugashaka umuntu umwe tuzavimuza amateka ye, wari umwarimu, umuntu yenda wari umucuruzi, umuntu wari umworozi cyangwa umuhinzi. Tumaze guhitamo ibyiciro by'ubuzima bugera kuri 15, nibo turi kwandika igitabo, ku buryo nubona umuntu umwe muri abo azaba ari ishusho y'abandi bose. Icyo ni igitabo. Ikindi turi gukora ni filime mbarankuru, ariko ikoze ku buryo bwa kinyamwuga, mu rwego rwo gusigasira amateka y'abo bantu. Ikindi nacyo twatangiye gukora ni gukora database, uburyo buri koranabuhanga umuntu ashobora kujyamo akareba ayo mazina, akareba n'ibindi byose tuzagenda tubandikaho, kandi mu buryo twumva yuko buzaba bubahisha agaciro. Ni ukuvuga ngo niwo mushinga mugari dufite ku birebana no kwibuka imiryango yazimye. Icyo warumbajije rero uvuga ati se
nka jeje nk'uko basobanura n'umuryango w'abahoze ari abanyeshuri barakoze jenoside yakorewe abatutsi dukora iki mu guhangana n'abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi? Icya mbere nuko tuvuga ukuri ku mateka ya jenoside yatubayeho. Abanyamuryango bacu ibikorwa byose dutegura byo kwibuka no kubyitabira no gufatanya n'ababyibuka abarokoze jenoside yakorewe abatutsi, nkeka ko ari twe gihamya cya mbere cy'uko jenoside yakorewe abatutsi yabayeho. Ukuri kwacu ku mateka yacu twumva ariyo ntwaro ya mbere izatsinda abapfobya n'abakana jenoside yakorewe abatutsi. Ibindi navuga nuko abanyamuryango bacu n'umuryango muri rusange twandika, dukora ubushakashatsi butandukanye, ariko tukanashyigikira n'abandi bashaka gukora ubushakashatsi, kubera yuko ushobora kujya gukora ubushakashatsi ku mateka ya jenoside, ariko iyo abarokotse jenoside batabigufashijemo ushobora kwibeshya. Numva yuko rero muri rusange gahunda zose zirebana no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, mu kuvuga ukuri kuri jenoside yakorewe abatutsi, JRG twumva ari inshingano yacu nyamukuru. Murakoze. Madame Anita, hari imiryango yazimye uzi neza yawe cyangwa se y'abaturanyi, tunagukomeza, ariko se iyo twibuka imiryango yazimye nk'ibi, wowe biba bisobanuye iki kuri wowe nk'umuntu ufite imiryango uzi neza ihari, mwari muziranye ariko bakaba barazimye bose? Murakoze cyane. Nibyo nk'uko bivuze, dufite imiryango yazimye mu muryango, n'abaturanyi, inshuti, ni benshi kuba dufite imibare igera ku bihumbi 15 ikubiyemo abana, ababyeyi bikajya ku bihumbi 68, ni abantu benshi. Bivuze byinshi rero. Icya mbere ni igihombo ku miryango yacu, wenda ku muryango wanjye nyirizina nk'umuntu, ariko ni n'igihombo ku gihugu. Ariko gikomeye cyane cyo bivuze nuko jenoside yateguwe, nkuko Dr. Bizimana yabivuze. Ntabwo jenoside bwakiye mu gitondo ngo ibe, yarateguwe neza, ishyirwa no mu bikorwa. Niyo mpamvu uyu munsi twibuka imiryango yazimye, no ko iyo jenoside yabayeho. Abajya bavuga ko itabaye, ngira ngo iyo dukoze ikiganiro nk'iki tukaba twerekana amazina nkuko Gatari yabivuze, nuko bigaragara ko hari imiryango yazimye, kandi kuko byatewe na jenoside koko. Icyo bivuze rero cyane nuko nyine bigaragara ko hari urutonde. Ikindi nuko ku gihugu dufite igihombo cy'iyo miryango ingana icyo, ni imiryango myinshi cyane, no ku miryango rero, no ku miryango muri rusange. Ariko icyo bivuze gikomeye ni cyerekana uburyo jenoside yateguwe ku bana tubyara uyu munsi, ku bana bazavuka ejo, uko bazasanga twibuka imiryango yazimye, kizaba ari ikimenyetso kigaragaza ko jenoside koko yateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa. Turabivugira ahangaha, Dr. Bizimana, turabivugira ahangaha ko jenoside yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa, amahanga arabizi n'abantu barabizi, ariko abapfobya bakarenga kuri iyi mibare dufite. Abantu barenga 68 bari mu miryango bazimye burundu, bakavuga ko jenoside itabaye uko yabaye, bakavuga ko habaye jenoside ebyiri, bakavuga ko abantu bagomba kwibuka bose, nyamara bafite n'amakuru ko hari imiryango 15 yazimye burundu. Ibi turabihuza n'ipfobya n'ihakana. Wenda ndagira ngo muduhe ishusho muri rusange y'ipfobya mu mahanga no mu Rwanda, hari igihe tubona ingero ko rigihari. Kugira ngo dushobore kumva neza ikibazo cy'ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi, nanone turajya mu mateka, kuko ipfobya hari igihe abantu bakeka ko ritangira muri 1994. sibyo. Ipfobya n'ihakana rya jenoside rituruka kuva kera iyicwa ry'abatutsi igihe ryakorewe, kuko nubwo jenoside yakorewe abatutsi iyo nyito yahamwe muri 1994, mu by'ukuri n'ubwicanyi bwabakorewe 59, 63 nabwo ni jenoside, kuko bazizwaga ko ari abatutsi. Muri 63 byarananditswe, haba muri za depeshe diplomatique nahoze mbabwira z'Ababirigi, Abafaransa, byaravuzwe, itangazamakuru mpuzamahanga. Ariko muri 64 niho hahise hagaragara ibikorwa byo gupfobya ubwicanyi bwakozwe abatutsi 63 bikozwe na leta. Abatutsi bamaze kwicwa 63 mu kwezi kwa 12, leta
yabonye bishakuje mu mahanga kuko amahanga yanditse ko ari jenoside, leta ishyiraho gahunda yo kuyipfobya. Ubwo ni leta ya Kayibanda kuko niwe wategekaga. Hari inyandiko leta y'u Rwanda yakoze ku itariki 29 z'ukwa mbere 1964. Niyo nyandiko yashyizweho umukono n'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Lazaro Mpakaniye, avuga ku birebana n'ubwicanyi bwakorewe Abatutsi muri perefegitura ya Gikongoro, akavuga ko abo Batutsi bishwe atari abaturage basanzwe, ahubwo ngo ari inyenzi zari zarashoboye gucengera ziragenda zigera ku Gikongoro ikaduha no mu Cyanika. Reka mbabwire gato cyane mu koye byanditse ati guhera ku itariki ya mbere Ukuboza 21 Ukuboza 63, inyenzi zateye igako zitungura abasirikari, zicamo babiri, abandi bagirwa imfungwa, barahohoterwa bikabije, banakorerwa iyicarubozo. Ingabo z'igihugu zashoboye gutabara zinyanyagiza izo nyenzi, zisanga bamwe muri zo ari abanyamahanga. Iki ni ikinyoma, nta banyamahanga barimo n'abanyarwanda rwose. Ariko hakomeye ni hehe? Naho akomeza avuga ati na mbere y'iterwa ry'ikigo cya gisirikare cya Gako, hari inyenzi z'Abatutsi zari zarashoboye gucengera mu karere ka Gikongoro ikaduha no mu Cyanika. Bari barabanje ibintu byo gukwiza impuha no gutera ubwoba abaturage. Inkuru y'iterwa ry'ikigo cya Gako ikimara kumenyekana mu gice cya Gikongoro ikaduha no mu Cyanika, abaturage baho bamenye ko aribo bagombaga kwicwa nabi na za nyenzi zabinjiyemo. Noneho kubera ubwoba bw'urupfu rwari rubategereje, bagira umujinya n'uburakari, bahindukira n'ababicanyi barabica. Ngira ngo ibyo murabyumva, ibavuga si byo rwose. Abaturage biciwe mu Cyanika, biciwe ikaduha n'utundi duce twa Gikongoro n'ahandi, n'abaturage b'abasivile b'Abatutsi batari banafite aho bahuriye n'izo nyenzi zari zateye zituruka i Burundi. Ntabo n'abasivile basanzwe. Ariko murumva ko gahunda ibaye ya leta yo kubihakana. Ibyo byanakurikiwe no kohereza intumwa mu mahanga. Perezida Kayibanda yohereje intumwa mu mahanga mu bihugu by'u Burayi zimara ukwezi n'igice, zari ziyobowe n'uwari perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda Anastase Makuza, zizenguruka ibihugu by'u Burayi, nazo zisobanura ibingibi maze kubabwira byari bikubiye muri rya tangazo ya guverinoma, babeshya ko abishwe atari abaturage basanzwe, ahubwo bari abasirikare b'inyenzi binjiye bakagera mu gihugu. Iyo rero tugeze noneho muri 1994, ipfobya aho rigaragarira muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ahambere rigaragarira mu ikorwa rya jenoside ubwayo. Mu ikorwa rya jenoside harimo ipfobya kuko Abatutsi babishe babambura ubumuntu, babishe babashinyagurira, reba gufata impinja ukazikubita ku nkuta, reba gufata abantu ukabahamba ari bazima, ntabwo ubafata nk'abantu. Buriya muri jenoside harimo ipfobya naryo ubwaryo. Ariko noneho jenoside imaze kurangira, leta yakoraga jenoside imaze guhunga, ihungira muri Kongo, bashyizeho noneho gahunda ihamye y'uburyo bagomba kujya bakora, imvugo bagomba kujya bakoresha, ndetse n'ibikorwa bagomba kuzajya bakora mu ipfobya rya jenoside yakorewe Abatutsi. Kimwe mu byo bemeje, basohoye inyandiko, ubwo bashinze ishyaka, ngira ngo mujye muryumva, ryitwa RDR. RDR yasohoye inyandiko nini yitwa umurage w'amateka. Muri iyo nyandiko yitwa umurage w'amateka, babwiraga impunzi z'Abahutu uko zigomba kujya zivuga, imvugo zigomba kujya zikoresha. Kabwira bati dore ijambo jenoside rimaze kwemerwa n'amahanga, amahanga aravuga ko Abatutsi bakorewe jenoside, none mujye muvuga ko habaye ebyiri, kandi ko mujye muvuga ko habaye jenoside ebyiri, ko Abahutu n'Abatutsi bicanye. Dore uko babivuga, mbasomera agace gato cyane ko muri iyo nyandiko nka gihamye. Baravuga bati urupfu rwa Habyarimana rwa perezida wa Repubulika n'abo bari kumwe rwiyongereye ku bundi bwicanyi bwa FPR Inkotanyi, byatumye Abahutu bumva ko bagiye gushirira ku icumu. Mwumve hano bariho barahakana umugambi wa jenoside, bavuga yuko kuba barisha Abatutsi nuko ngo FPR hari Abahutu yishe, kandi sibyo. Bagakomeza ngo amoko yahise asubiranamo, intambara ikwira igihugu cyose, Abahutu biraye mu Batutsi barabica nta guhitamo, ku buryo bavuga ko haguye abantu barenga 500,000. Ubwo Inkotanyi nazo aho zanyuraga hose zagendaga zitsemba icyitwa umuhutu cyose. Amahanga yo yemeje ko mu Rwanda habaye itsemba bwoko ry'Abatutsi, ariko akibagirwa ko Abahutu nabo bapfuye ari benshi ndetse kurusha Abatutsi. Mwumve ko iyo ibaye gahunda y'abicanyi, leta yabo, ingabo zayo bariho barabwira abaturage b'impunzi zisanzwe bahunganye uko bagomba kujya bagoreka amateka. Bakavuga ati muzabeshye mujye muvuga ko habaye imisubirano ry'amoko, Abahutu bisha Abatutsi nibyo, ariko FPR nayo igizwe n'Abatutsi nayo yisha Abahutu, kandi Abahutu bapfuye nibo benshi. Ibi rero biri muri uwo mugambi watangijwe na RDR muri 1994 maze guhunga,
bamaze guhunga mu Rwanda nibyo mukomeza kubona mu nyandiko z'ubu ngubu mwumva ko nta gishya gihari nibyo bagatebuke bavuga nibyo babasore n'abakobwa bo muri Jambo ASBR mu Birigi bavuga ni ibi ngibi icyanyuma nsorezaho ku iki kibazo cy'ipfobya n'ihakana rya Jenoside yakorewe Abatutsi nuko turisanga mu nzego zitagombye kuba zirikora ibyo rero bigaha urugero n'abandi mu rwego rwa Kiliziya Gatulika harimo ikibazo gikomeye cyane cy'ipfobya ni naho cyagaragaye inyandiko za mbere zipfobya Jenoside yakorewe Abatutsi zanditswe n'abapadiri hari inyandiko mbaha urugero imwe yanditswe ku itariki 2 z'ukwa munani 1994 ni kera yandikirwa igoma n'abapadiri 29 b'abanyarwanda bari igoma dore bimwe mu byo bavuga ibintu bitatu kandi mwumva bikomeye birimo ipfobya riremereye rwose bayanditse mu gifaransa ngo bayandikira papa baramubwira ngo reka mbivuga mu magambo bakoresha noneho mbihindure mu kinyarwanda kugira ngo ababyumva bumve amagambo yabo nyirizina bavuga ngo parler de génocide en insinuant que ce sont les seuls Hutus qui ont tué les Tutsis c'est méconnaître que Hutus et Tutsis ont été tous les bourreaux les uns des autres. Nous osons même affirmer que le nombre de Hutus tués par l'armée du FPR dépasse de loin les Tutsis des troubles ethniques. Tout le monde le sait, sauf qu'il ne veut pas le voir ou comprendre. Les massacres qui ont eu lieu au Rwanda sont le résultat de la provocation et du harcèlement du peuple rwandais par le FPR. Bivuze iki? Abapadiri 29 bandikiye papa bamubwira ngo gukoresha inyito Jenoside dutsindagira ko ari abahutu bonyene bisha abatutsi nuko yibagiza ko abahutu n'abatutsi babaye abicanye hagati yabo. Dutinyutse no kwemeza ko umubare w'abahutu bishwe n'ingabo za FPR urenze kure cyane uw'abatutsi bazize isubiranamo ry'amoko. Abantu bose barabizi uretse udashaka kubona cyangwa kubyumva ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bwaturutse ku gasomborotso no kwitoteza FPR yakuruye mu Banyarwanda. Yarago murumva iyo urwego nk'urwa Kiliziya rusohoye izi nyandiko n'abahingiro ni nyinshi bose n'ibitabo Perode yanditse witwa Padiri de Suter we yagezeho naho ajya gushinjura abicanye mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha birabereka ko iyo ingero zagaragaye mu rwego nka Kiliziya Gatulika zo gupfobya nta kibuza n'abayoboke kuba bakora ibi bikorwa. Ugize uti na Jenoside ubwayo kuyikora haba harimo ipfobya agatari iriyo pfobya riri muri Jenoside wenda tube turiretse ariko turebe irigaragarira amaso kugezana n'ubu ngubu yarakomoje no kubakiri n'ipfobya n'ihakana rigaragara no mu bakiri bato ariko bakomoka kuri aba Genosideri muri urugendo JRG maze namwe mufite urugamba muri mufite n'ibyo muhangana ariko duhereye kwibuka imiryango yazimye ugerageza uyihuze n'iri pfobya kubera iki abo bantu bapfobya kandi babona koko subire muri ya kimwe n'abajene bizimana kandi babona iyi mibare igaragaza ko Jenoside yakozwe ikagera no ku rwego rwo gukorwa abantu bakazima kuki abo bantu bakigaragara mu bihuza gute? Murakoze ngira ngo nta gupfobya nyine abazi ibyiciro bya Jenoside nicyo cyiciro cya nyuma n'ubundi banakora Jenoside banateganya no kuzayipfobya yenda ni sura nshya yo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi nayo niyo twavuga ubu ngubu imvugo igezweho nuko baravuga ngo turemera Jenoside yakorewe Abatutsi ariko na Jenoside yakorewe Abahutu nabo tubibuke twibuke bose ngira ngo nibyo bimaze iminsi bikorwa hirya no hino ku isi mu bapfobya bakanakana Jenoside yakorewe Abatutsi abandi bakitwaza impamvu zitwa ko ari politike cyangwa impamvu zabo bwite bakaziheraho bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Rero ubundi se twanareba abantu bari gupfobya muri no minsi bari mu byiciro. Hari abantu bakoze Jenoside tuzi bafite n'amadosiye bahakana yuko nta Jenoside bakoze bahakana yuko nta kandi ibyo bigaragara barateguye barashyize mu bikorwa abo niyo kategori ya mbere. Ikindi yenda yagarutseho navuga nabiyita ko ngo ari abere bari muri politike hano na mu gihe cya Jenoside na mbere yaho n'abana bakomoka kuri abo ngabo navuga n'abambari babo bagiye muri cause bemeye ko nta Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa habaye Jenoside nyinshi mu Rwanda nabo bemeye kujya kuri icyo gihande cy'abantu bavuga ko Jenoside yakorewe Abatutsi itabaye cyangwa se yabaye ariko hakaba harabaye n'izindi ariko umuntu akibaza ngo se izo zindi bavuga nimba koko bazi igisobanuro cya Jenoside kuko hari n'igihe umuntu avuga ibintu ukabona hashobora kuba harimo icyambere ni ukwijijisha
cyangwa se akaba ari ubuswa, akaba akora ibintu nyine ahubutse atumva ibyo ari kuvuga. Jenoside irategurwa, igashyira mu bikorwa, ikanahagarikwa. Izo zindi bavuga zateguwe ryari, zishyirwa mu bikorwa ryari, zahagaritswe nande, nacyo umuntu yakibaza. Twe rero twemera yuko Jenoside yakorewe Abatutsi twarokotse, niyo duhamya. Ikindi cyiciro nari mvuze ndagi kinababaje ni ukujya kubona abantu twita ko ari impuguke, abashakashatsi, abanyamakuru bakomeye, kumva nabo bagiye mu mugambi wo guhakana no gupfobya Jenoside kugira ngo bumvikanishe yuko wakoze ubushakashatsi cyangwa uri gitangaza ugashaka guhindura ukuri. Kwa ko genda ndi umwarimu ukomeye, ndi umwanditsi w'ibitabo ukomeye, nkandika ikintu kugira ngo numvikanishe yuko ibyo abanyarwanda bavuga n'inshuti zabo, yenda ibyo bitwa inshuti zabo ntago ari byo. Ikindi cyiciro cya kindi nicyo kinababaje cyane no giteye ubwoba, kubona hari nk'umuntu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se umuntu wari uri mu mugambi wo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi kubera impamvu ze bwite, cyane cyane akenshi usanga ari no gushaka amaramuko cyangwa ibindi bibazo byawe bwite, ukajya mu mugambi w'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nabo dusigaye tubabona, abo nabo barahari. Abo rero bose navuga yuko iyo nkubiri yo kumva yo kuvanga amateka no kuvanga ibindi n'inyungu z'abantu bwite ukaza kugupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi nimba twibuka ko hari imiryango yazimye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, nta muntu wakabaye agikinisha kuvuga ibyo bintu, ahubwo twakabaye turi mu mugambi ukomeye uvuga ngo ni gute twashyira hamwe nk'abanyarwanda tukubaka igihugu cyunze ubumwe gishingiye ku mateka yacu asharira, ariko tukayaheraho dukora ibyubaka igihugu, atari kugira ngo sinumva ukuntu wakubaka igihugu ubanje gusenya amateka cyangwa ushaka guhimbira ku kinyoma cyangwa se kugira gute. Numva rero navuga ko urugamba rurakomeye, ariko mu bundi buryo ruranoroshye kubera ko ukuri kurahari. Tunavuze nkeka ko icyatumye uyu munsi impamvu twibuka nuko Jenoside yahagaritswe, nkeka ko icyari gikomeye cyararangiye. Jenoside yakorewe Abatutsi, abantu biruka ku misozi, baba indege ziturasa, abantu bakubitwa amahiri, igihugu cyuzuyemo amabariyeri. Abo bantu bicaga Abatutsi muri 1994 na mbere yaho batsinzwe. Nkeka yuko ubu ngubu intambara ya social media n'amagambo banibeshye yuko hari aho ikomeretsa cyangwa ihungabanya, ibyo byararangiye. Abantu barakomeye, bari gukorera kugira ngo bubake igihugu cyabo. N'uru rugamba rero rwo kuvuga ngo gupfobya no guhakana twabiha igihe, tukizere ko bagomba gutsindwa. Murakoze. Madame Anita, hari iyo COVID-19 bita taratu twahutsemo, tuba turi kwibuka mu bundi buryo, ariko ntibibuze ko kwibuka abantu badakomeje kwibuka. Uri hose ufite abo wibuka, ufite imiryango yazimye wari uzi wibuka, ariko nkawe turi kumwe hano ufite imiryango uzi neza. Ni nk'iyo miryango wibuka, umuntu atubwira n'icyo yibukiraho, ko akenshi umuntu iyo yibuka afite icyo yibukira no kuwo muntu. Nakoze cyane. Nibyo ndibuka imiryango myinshi, ariko wenda ndivuge mikeya. Yego. Harimo abavandimwe banjye, ndibuka nka Gasinzigwa Rugasiyane, yari imfura y'iwacu, yarazimye. Wenda mu bundi buryo tuvuga ko ubwo tugihari nyine batazimye, ariko ni umuryango bazimije. Yari afite umugore n'abana 5, umuryango warazimye. Ndibuka Munyabitara Alphonse, nawe ni musaza wanjye, nawe yarishwe n'umugore we n'abana 2 n'inda umugore yaratwite. Niba nanabyibuka neza ndumva yaratwite impanga, aho n'abana 4 mu muryango umwe n'abana benshi cyane. Ndibuka undi muryango wa Kabagema Sixpe, nawe yari muramu wanjye, yari afite umugore we twaravukanaga, nawe yarazimye. Bari bafite abana 3, yarapfuye n'umugore n'abana. Ndibuka Karemera Loise, nawe yari musaza wanjye, nawe yari afite abana 4, abana barapfuye n'umugore warapfa. Ndibuka Ugira Shebuja Loise, yari muramu wanjye, yari afite mukuru wanjye, yarapfuye n'umugore n'abana 8. Kugira ngo mwumve icyo iyo abantu bapfobya bavuga ngo nta Jenoside yabaye, wakwibaza ngo si umugore Ugira Shebuja Loise
uyu mugabo ibya shebuja Aloyizi n'umugore we n'abana 8 ntabwo ari ikiza cyabatwaye. Ndibuka Muyenzi Gerard yari muri umuna wa ugira shebuja Aloyizi, nawe yari afite abana 5 n'umugore barazimye. Ndibuka Gasarabwe Rora, umugore we nawe n'abana 4, uwo muryango warazimye. Ndibuka bapfa kurera n'abana be 4 n'umugore nabo barazimye. Ndibuka Rukaburani nawe yarazimye n'abana be 5 n'umugore. Ndibuka Ntiyamira Strato twakundaga kwita Karibana, yarapfuye n'abana be 2 n'umugore. Ndibuka Kabera Antoine dukunze kumwita Muviringo, nawe n'umugore we barapfuye n'abana babo 2. Ndibuka Nkurikinka Stras, umugore we n'abana 5. Ndibuka Rugambage, umugore we n'abana 2. Iyo nimba avuga mwumve ko ari umugore n'umugabo n'abana barazimye. Ndibuka Rugwizangoga Stras, umugore we n'abana 4 nabo barazimye. Ndibuka Sekanyambo Onesphore n'umugore we n'abana 3. Ni imwe mu miryango mvuze mikeya ariko yazimye. Aba bantu rero icyo mbibukaho harimo abarimu, harimo abaganga, harimo abacuruzi, harimo aborozi, harimo abahinzi, hari igihugu cyari kuba kigeze. Iyi ni imiryango mike cyane mvuze, nko mu muryango mvuze wacu unyegereye cyane, ariko Gataragiye kuvuga, Dr Bizimana agiye kuvuga, ndetse namwe muri aho mugiye kuvuga, niho tugenda tukagera kuri ya miryango igera ku bihumbi 15. Ni ikintu gikomeye cyane kuba dufite imiryango ingana itya, twicare umunsi tukibuka. Ni cya kintu ingaruka y'uko Jenoside yateguwe kandi ikakorwa ku mugaragaro. Ibi ni ibimenyetso ngira ngo dukurikiye wese Anita avuze imiryango azi nk'umuntu umwe, buri wese wa mugani muri iki gihugu agiye avuga, ni cyerekana ko Jenoside yari ifite ubukana kandi bukomeye. Dr Bizimana, nyine bitangaza wumva igisobanuro cya Jenoside, wabonye Jenoside cyangwa se sobanukiwe uburyo yakozwe, akibona abantu bapfobya, ndetse akanibaza niba umuntu arenga kuri iyi mibare turi kuvuga, niba arenga ku buhamya nk'ubu ngubu bwa mama Anita avuga, akarenga agapfobya, aho ngaho ibintu bizagira iherezo. Hari umuti mubona wo kuvura cyangwa se uburyo bwo guhashya, bwo kurandura burundu abapfobya uhari? Umuti wa mbere ni ukudaterwa ubwoba nabo, kuko nanabisobanuye ko ukora Jenoside anateganya umugambi wo kuzayipfobya. Gupfobya biri muri gahunda ya Jenoside. Ntabwo rero bigomba kudutera ubwoba, ntibigomba kutubuza amahoro. Tugomba gushyira imbaraga mu kubaho, mu kwiyubaka, mu guteza imbere igihugu, mu kurandura ingengabitekerezo ya Jenoside bo babibye. Reka turebere nk'uko Jenoside yakorewe Abayahudi, kuko hashize imyaka irenga 75 ibaye ikozwe, ariko nabwo ubu turacyabona abayipfobya, kandi bari mu bantu bari bataravuka igihe Jenoside yanakorwaga. Bibereka rero ko ingengabitekerezo ya Jenoside igenda ijya mu bantu buhoro buhoro, ikaba nini. Icyo nicyo cya mbere, ntabwo bigomba kudutera ubwoba, ariko tugomba guhangana nayo. Icya mbere tunashimira igihugu cyacu kuba cyarakoze. Icya mbere ni ugushyiraho amategeko ahana, asobanura ko ipfobya icyo ari cyo, ihakana icyo ari cyo, noneho n'abakoze ibikorwa bavuze amagambo ajyanye no gupfobya Jenoside bagakurikiranwa kandi bagahanwa. Ubu turishimira yuko mu Rwanda hari itegeko rihana icyaha cy'ingengabitekerezo ya Jenoside nibifitanye isano nayo, ryagiye rivugururwa. Itegeko rya nyuma ryagiyeho muri 2018 riteganya igifungo gito ni imyaka 5. Yumve ko ntabwo ari igifungo gitoya. Yewe kubera ko hagiyeho n'amategeko, niyo mpamvu dusanga mu Rwanda, ni imwe mu mpamvu bituma mu Rwanda ipfobya usanga ryaragiye rigabanuka, ntirirashira, hari abakirifite, ariko n'ababikora kenshi babikora bitwaje za social media kugira ngo bihishe bo kugaragara, kuko bazi ko itegeko ribahana. Iyo hariho itegeko rero, itegeko rirakumira rwose.
ni no gukomeza gukora ibishoboka byose mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga kugira ngo n'ibihugu bidafite amategeko apfobya ahana icyaha cy'ipfobya abiteganye. Tunashimira ko u Rwanda none rubinyujije muri diplomasi rwashoboye kuca mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi batora icyemezo 2150 cyo ku itariki 16 z'ukwa kane 2014 risaba ibihugu byose gukurikirana abakoze jenoside mu Rwanda bakaba bari mu mahanga ndetse no gushyiraho amategeko ahana icyaha cy'ipfobya. Uwo mwanzuro rero ubundi umwanzuro w'inama ishinzwe amahoro ku isi ibihugu biba bifite inshingano yo gukurikiza. Niyo mpamvu uyu mwanzuro tuheraho mu rwego rwo gukangurira ibihugu kugenda bishyiraho aya mategeko kandi turabibona umusaruro uragaragara. Ni abahengero nkeya Ubusuwisi bwashyizeho itegeko rihana ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe Abatutsi, Ubufaransa bwarishyizeho, Ubutaliyani bwarishyizeho, n'ahandi wenda ubwo bizaza. Ariko indi ngamba nanone tugomba gukomeza ni ibyo na bagenzi banjye bavuze, gukomeza gukusanya amakuru kuri jenoside yakorewe Abatutsi, gukusanya ubuhamya, kubufata, kwegeranya amateka, kuyandika, kuyanyuza muri za filime, gukora ku buryo aya mateka amenyekana. Cyane cyane twe tukiriho kuko abayabayemo turiho ariko tugenda dusaza. Ariko nituyabika bizatuma abatoya urubyiruko ruzabona aho ruhera ruyabungabunga. Ndetse maze iminsi nkurikira muri ibi bihe komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside isohora inyandiko buri munsi igaragaza bimwe mu bimenyetso byaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi. Bandi bapfobya babuze uko basenya bya bimenyetso. Icyo bakora ni ugutukana gusa aho kugira ngo kuko arabona ni ukuri ntushobora kuguhakana biragoye. Bo nta kuri bafite bashobora kujya bandika buri munsi ngo babone inyandiko buri munsi basohora. Nta bazabona. Niyo mpamvu bahungira mu gikorwa cyo gutukana kuri za social media. Indi nama najya tunagirwa n'abayahudi nabo babifitemo experience ndende mu guhangana n'aba bantu. Inama batanga n'abashakashatsi ni ukutajya impaka n'abantu bapfobya. Kuko umuntu upfobya nuhakana jenoside wabazi neza ko icyo avuga ari ikinyoma, abazi neza ko abeshya. Iyo rero ugiye kujya impaka nawe wibwira ko ushobora kumuha ibisobanuro agahindura kandi ari gahunda mbi ntibishoboka. Icyo ugomba gukora ni ukugaragaza ya mateka uko yagenze, lefe ibimenyetso byayo, ubuhamya n'ibindi bigashyirwa ahagaragara bikandikwa bikaba ari byo bikomeza gukwirakwizwa mu buryo bwose bushoboka, abatabizi bakabimenya. Ariko kujya impaka n'umuntu upfobya rwose byo nta kamaro. Icyanyuma ni no gukomeza gukurikira abapfobya bari mu bihe byiciro, kumenya aho ipfobya rikorerwa. Mwumvise ko nabahaye ingero ko no mu madini harimo ipfobya kandi ugasanga ryiganjeyo. Iyo rero umenya aho iryo pfobya rikorerwa ukamenya ikibitera, ni nabwo buryo bwiza bufasha mu gushaka ibisubizo byatangwa ku binyoma bikwizwa n'abo bantu. Ngira ngo mbivuze mu magambo avonaguye ibyo bikorwa bwabyo birahagije, ariko twoye gufunga kwizera ko ngo ejo tuzabyuka tugasanga ikibazo cy'ipfobya cyarangiye. Abapfobya bazahoraho, ariko tugomba natwe guhora twumva ko ukuri niko kuzatsinda. Hari n'abapfobya wende ukiri aho ngaho, hari n'abapfobya bakabanza no guhakana ko jenoside yahagaritswe. Nahoze ndeba imibare cyangwa se n'abarebera imibare barayibona, usanga imiryango myinshi yazimye iri mu gace kari karimo zone turquoise, akarere ka Karongi ubu ngubu, akarere ka Nyamagabe, ariko ugasanga ahantu nk'uko inkotanyi zagendaga zifata ahantu hamwe zikarokora abantu, ugasanga birahabanye cyane, hari imiryango mike yazimye. Ikindi kimenyetso cyongera gushimangira ko guhagarika jenoside biba byakozwe kandi bigakorwa mu buryo bufite n'ibimenyetso. Nibyo, iyo turebye mu bice by'intara y'Iburasirazuba aho inkotanyi zashoboye kuza zitsinda abajenosideri vuba, niho usanga n'abarokotse benshi. Kuko baricaga koko bakica vuba, ariko n'inkotanyi zikaba zirahageze bikaba byarafashe mu kurokora abantu benshi. Iyo tugeze mu ntara y'Iburengerazuba, amajyepfo, aho usanga jenoside yarakozwe cyane kuko abicanyi bagize umwanya uhagije wo kwica. Ariko hari n'ikindi gisobanuro kindi. Igisobanuro kindi genda nakibona hahandi natangiriye, uburemere n'ubukana bw'ingengabitekerezo ya jenoside yigishijwe cyane mw'ibyo bice kurusha ahandi.
iyo urebye parimehutu yashyize imbaraga aho yavukiye ni ukuvuga Igitarama, hashyira imbaraga cyane, hagira n'abayoboke benshi. Wajya mu bice bya Butare, Aprosoma nayo ihagira uburemere yagitera. Ariko Gikongoro na Kibuye nabwo parimehutu yari hafite imbaraga, hafite abayoboke cyane, bigatuma rero abaturage baho baranitabira ubwicanyi mu ba mbere. Mwibuka ko nabasobanuriye uburyo muri 63 inyenzi zateye mu Bugesera mu minsi 3 gusa. Abatutsi bo muri Gikongoro, Cyanika, Kaduha, Kibeho barishwa abantu barenga 20,000. Ni abantu benshi cyane. Ako kamenye rero ko kwica badahanwa byabagiyemo kugeza no muri 1994 ku buryo kwica babyitabire mu buryo burebure. Ikindi nanone nakongeraho kisobanura impamvu Karongi, Nyamagabe, uvuga Kibuye, Gikongoro na Cyangugu yewe imiryango myinshi yazimye, ni nuko buriya guverinoma hashyize imbaraga. Nko muri Kibuye hari abatutsi benshi cyane. Minisitiri w'intebe ubwe yari hagurukiye Kambanda ku itariki 3 z'ukwa gatanu 1994 akoresha inama ikomeye ku Kibuye, yarimo abayobozi bose b'inzego za leta, izabikorera, abacuruzi, ingabo, amadini, bapanga gahunda yo kurangiza abatutsi bari basigaye. Ngira ngo murasoma inyandiko Seneje maze iminsi yandika mu iminsi, muzabona uburyo minisitiri w'intebe, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu batangaga amabwiriza yo kujya kwica abatutsi mu bisesero no kohereza abasirikare. Bashyizeho n'abaminisitiri bahaba. Minisitiri Edouard Karemera niho yakomokaga, ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yagize uruhare cyane mu gukangurira abatutsi ku Kibuye, abahutu bo ku Kibuye kwica abatutsi. Ariko noneho minisitiri Eliezer Nitegeka wari minisitiri w'itangazamakuru, we yahawe gahunda yo kuhaba akayobora ibikorwa by'ubwicanyi bwose muri Kibuye, akaba ari gukora coordination yabyo umunsi ku munsi, isaha ku yindi. Ku Gikongoro bahashinga Colonel Simba, numva bafataga abantu bahavuka kandi bafite imbaraga bakomeye, noneho bakagenzura ko intera hamwe zashoboye kugera ku batutsi bose bari bazi. Icyo gihe rero icyanyuma cyabishoboye nuko Turikwaze yaje, noneho abicanyi ntibongera guhunga bahama aho ngaho mu gihe cy'amezi 2, ndetse n'abatutsi bagiye bashobora guhunga bavuye ahandi bakahicirwa. Gusa Abafaransa kugira ngo berekane isura yabo nziza, bagerageje gufata inkambi ya Nyarushishi n'iya Murambi, abatutsi bake bari basigaye barabarinda, ariko mu by'ukora benshi bari barabarangije muri icyo gihe. Katari hari ubushakashatsi bwo kumenya n'iyi miryango, kumenya amazina, hari n'ubuhamya mwagendaga muhabwa n'abari babazi, babwiraga ko ari iki cyatumye koko, ubwo ndavuga hahandi ku murenge, handi ku musozi muri Segiteri wa muryango uzima. Icyatumye umuryango uzima nuko warishwe. Interahamwe zarabishe muri Jenoside. Ni nawe wari umugambi. Ubundi iyo hatabaho inkotanyi ngo zahagarike Jenoside yakorerwaga Abatutsi, uwari umututsi wese wari muri kino gihugu yari kuzima. Ni nayo mpamvu jeje ino gahunda iha agaciro cyane. Tukaragaruka no kuri icyo gihango cyatumye tutazima. Ubu turi kuvuga ko twibuka ko tutazimye. Ariko numva rero aho hose hirya no hino abantu bagiye bicwa ari umugambi nyamukuru. Ariko hari nkanjye ngewe mfite nk'amasenge wishwe nawe n'umuryango we n'abana 11 wenda inzi. Hari ahantu abantu bari babuze icyizere. Cyakindi nyine ko Jenoside yari umugambi wa leta. Icyizere mvuze handi, umubyeyi yavugaga ati abana banjye ntimugire aho mujya, mugume hamwe dupfane. Bakaza bakabarimbura bose. Ubaho icyizere, yabuze icyizere mu baturanyi, yabuze icyizere muri leta, yabuze icyizere mu madini, yabuze icyizere mu bantu bari bose. Akumva yuko igisigaye ari urupfu. Hari naho byagiye biba yuko umuntu yihebaga no byategurwa bya Jenoside, ariko kuko abantu babaga bariteguye kumva yuko nabo ari abo gupfa. Hari naho umuntu yashobora kuvuga ati yaba byashobokaga byibuze ugatangira gutekereza urupfu rwiza. Wandasa ese n'abaruguraga. Yego, icyo navuga, ukagura umuntu ukaba umupolisi cyangwa umusirikare ukamuha amafaranga akaza karasa umuryango wawe wose. Nkaho navugaga niko byagenze. Cyangwa se akavuga ati wabashugunya mu mazi umenya ari byo byagira. Wabwira abantu bakatwikira mu nzu. Ariko amahitamo yose yo kubaho yari yashize. Kubera yuko leta n'abaturage bose umugambi wari ukurimbura. Numva rero nuko amateka tuzi nayo tubwirwa nicyo kintu cyuko babuze ubutabazi mu mpande zose. Abicanyi barabica, interahamwe zica iyo miryango.
Dr Bizimana wigeze gukomoza uti n'abaza ayo mateka twayabayemo turasaza, hari inshingano z'abakomokaho cyangwa se n'abazadukomokaho natwe byose ntabwo ziza ngo zite zitura ku muntu gutya. Ni iki cyakorwa? Imyaka 26 irashize, wari umwana w'imyaka 7, afite imyaka 33 ubwo genda kwivuga, n'abandi bato. Hakorwa iki kugira ngo habeho kwigisha bizakomeza kwerekana n'ibindi bimenyetso ya mateka agakomera aho kugira ngo ashobore kuba yakwibagirana? Reka tubanze dushime ingamba leta yacu yadushyiriyeho, kuko duhereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, risobanura neza ko kwibuka ni igikorwa cy'igihugu kandi kizahoraho, kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo rero igikorwa nk'icyo kiri mu itegeko nshinga ry'igihugu, birabereka ko ari intambwe ikomeye cyane. Ntitujya tubitekereza, ariko ni ikintu kiremereye cyerekana ko kwibuka Jenoside, haba abo bantu bangana urwara bayipfobya, ni uguta umwanya wabo, bizahoraho ni inshingano y'igihugu. Ariko ngiye noneho nyirizina ku kibazo ubaza, ahambere tukwiye guhera ni mu muryango. Umuryango niwo reme rirema abana, rikabagira icyo bari cyo, rikabafasha gukura. Umuryango rero ukwiye kuba ishingiro ryo kwigisha abana amateka nyayo yaranze igihugu cyacu. Amateka muri rusange uko yagenze, kuko wayagoreka wagira ute ntibuzayabuza kuba uko yagenze. Abantu bose bakwiye kumva ko ari ngombwa kubwiza ukuri abana ku mateka y'igihugu, by'umwihariko amateka yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Haba igihe iyo tuvuze uko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe, uko yagenze, iyi ngengabitekerezo yayo yigishijwe kuva kera, ababigizemo uruhare, ugasanga harabo bibabaje. Ariko nyamara ntabwo ngujya kuvura ikibyimba aragikanda. Ntabwo wakwirinda ingengabitekerezo ya Jenoside utavuze uko yatangiye, utavuze abayikoze n'uburyo bakoresheje. Rwose bijye byumvikana gutyo. Ntabwo tugamije kuvuzura urwango, ntawe urushaka, ni rubi, turarwamagana, turarurwanya, ariko ntiwarurwanya utavuga uko rwatangiye, uko rwakozwe n'uko rwigaragaje. Ni byiza rero yuko ukuri kw'amateka kuvugwa, noneho bityo abantu bavanemo isomo. Ikindi noneho n'urwego rw'uburezi, uretse umuryango unganirwa n'uburezi. Uburezi ni ibintu bibiri biriho binakorwa, gushyiraho imfashanyigisho koko zigaragaza uko amateka yagenze, imfashanyigisho zihamye zerekana ibimenyetso bya Jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho izo mfashanyigisho zikagenda zigishwa abana hakurikije imyaka bafite. Ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi cyarabikoze gifatanyije na komisiyo yo kurwanya Jenoside, ku buryo imfashanyigisho zirahari kandi zigenda zivugururwa uko bigaragaye ko bikenewe. Ibyo bikanajyana ariko no guhugura abarimu no kubigisha, kuko ntacyo byaba bimaze igihe twaba dufite imfashanyigisho inoze ariko tudafite abarimu bafite ubumenyi n'ubushake. Icyo nacyo ndagishimangira, kuko hari abafite ubumenyi ku mateka ariko ugasanga ubushake bwo kwigisha Jenoside yakorewe Abatutsi birabagora. Duherutse gukora itorero ry'abarimu bose bigisha amashuri yisumbuye. Abarimu bano ubwabo bagaragaza impungenge zimwe mu byo bavugaga. Hari abatinya kwigisha amateka ya Jenoside kuko basanga bikora ku miryango yabo. Usanga hari bafite ababyeyi bakoze Jenoside, bafite basekuru bayikoze, bagahitamo kubiceceka. Yewe no mu bacitse ku icumu kahasanga ikibazo bari mu burezi, bamwe ugasanga birabagarurira ibikomere bafite, bagahitamo nabo kutabyinjiramo cyane, kutinjira muri ayo mateka, cyangwa se bakaba barashoboye kumvikana no kubana neza n'imiryango y'ababiciye, nta nicyo binatwaye, ariko ugasanga kuvuga ukuri barabitinya. Ubu turabona no mu gutanga ubuhamya hari icyo kibazo rwose kiragaragara. Ariko uburezi narwo n'urundi rwego rukwiye kwitabwaho no gukomeza gushyirwamo imbaraga nk'uko bigenda ubu ngubu. Ahandi nanone mbona ni kubungabunga amateka dukoresheje inzibutso. Inzibutso turazifite, harimo ibimenyetso, harimo imibiri, ariko no gukomeza gushyiramo amateka. Bwa buhamya nigeze kuvuga, ni ngombwa ko no mu nzibutso bujyamo. Yewe njya natekereza ko n'inzego za leta zikwiye kujya zikorera n'inama mu nzibutso. Mu nzibutso hari ibyumba bishobora gukorerwamo inama. Nta mpamvu yo kugira ngo tujya muri hoteli. Abantu baza mu rwibutso hano ku Gisozi
bagakora inama mu cyumba gihari, barangiza bakanasura amateka urwibutso, bakamenya amateka y'aho ngaho. Niyo mpamvu nk'ubu ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro turiho tuhubaka ubusitani, turiho turahashyira amfiteatre izashobora kugifasha muri icyo gikorwa. Abantu bakajya bahakorera inama, bakahakorera umwiherero, ariko bakanamenya amateka ya Jenoside yaranze aho hantu. Turakanguriraho n'inzego zindi kuza inzibutso ntizifatwe nk'aho zireba abacitse ku icumu gusa cyangwa abandi banyarwanda gusa, ni iza twese, zitwibutsa ayo mateka, tuyashyiremo, bityo azahora abungwabungwa igihe cyose gishoboka. Ndumva ibyo byose bikozwe, rwose twazagira uburyo buramye igihe kinini cyo kwizera ko Jenoside yakorewe Abatutsi izahora yibukwa kandi ikamenywa uko iteye, ndetse n'iyi miryango yazimye amateka yayo nayo akamenyekana uko ari koko. Madame Anita avuze ku rwego rwa politiki, urwego rw'igihugu icyakorwa kugira ngo abantu bige amateka, ariko yabanjirije ku kintu cyitwa umuryango. Wowe nk'umubyeyi, ntuhagarariye ababyeyi bose b'Abanyarwanda, ariko hari ijisho ryawe ureba mu miryango. Ibintu ubona babigerageza, hari abitinyuka bakabibwira ababyeyi. Ese utabivuga yuhagirirwe kugira ngo abwire umwana kuko ukuri? Murakoze. N'urugendo rukomeye, ariko rutakabaye runakomeye. Ababyeyi tubishyizemo imbaraga, tugaha agaciro, tukumva neza, tukareba kuri ahantu Jenoside yagejeje igihugu cyacu. Ni urugendo, ariko dufatanije nk'ababyeyi hari icyo twagombye kugeraho, ariko biragoye kuko hari ababyeyi tugerageza kubishyiramo imbaraga kugira ngo twigishe ku mateka ya Jenoside. Hakaba n'abandi babyeyi bashyiramo ingufu nyinshi kugira ngo bereke abana babo ko Jenoside ntayabaye, habayeho imirwano, habayeho double Jenoside, ugasanga umwana koko nibyo akuriyemo. Nubwo turimo twibuka imiryango yazimye, yakorewe nse n'utandukira gatoya, mbabwira ahantu maze iminsi. Yego. Maze iminsi ndi mu karere ka Ruhango, ahantu bita Igitwe, ngira ngo twese benshi barahazi. Hari ibitaro bya Gitwe, hari hopitali, hari kaminuza, hari segonde, njya numva yarizamo abantu benshi ya SAPAG. Tumaze igihe twaraburiye imiryango yacu. Hari bariyeri ikomeye y'abantu baturukaga bahunga, baturuka i Nyanza, baturuka za Gatagara, abazamukaga baturuka ku Kibuye. Urumva hari mission ikomeye y'Abadventiste. Mu gihe twashakishaga imibiri, hari ikintu cyantunguye. Abasore, urumva hacukura abasore nyine, abasore baracukuye bakajya babisikanamo, barananirwa. None ahantu bari bicaye, nari nicaye, ntihaje gutera agatebo nicare hafi yaho gusa numva ibitekerezo byabo. Izo umwana w'umusore yambwiye ko muri Jenoside yari afite imyaka 2, abwira mugenzi ati hakubone bagiye kubwira bira bisaza bikaza bikerekana abantu babashyize. Twari ducuka byari ku munsi wa 3. Urumva harimo abana bumva ibyo base bakoze, kuko uwo mwana undi yaramushubije ati si bisaza barabikura he ko byapfuye byashize. Undi aramusaba ariko byapfanye ibyaha byabo. None turaha izuba riratwishe kubera ibyaha byaba data. Ariko ibyo nubwo bimeze bityo, hari indi kipe yari hiryaho yarimo yibaza ngo ariko se Mana wadufashije uyu munsi bakava batabonye umubiri n'umwe. N'abana batoya, n'abana b'imyaka, bari bafite imyaka 7, nkuko babivuze bafite imyaka 33. Ni kuvuga ngo hari ibyo bumvira iwabo kwishyiga, baracyafite iyo mitekerereze. N'urugendo ababyeyi bagomba gufatanya. N'urugendo rukomeye kugira ngo niyo n'amashuri yagerageza kubyigisha, ariko byibuze umwana nava ku ishuri agira kandi kantu arenza aho ageze mu rugo. Nibyo umwarimu azaha icyo azamugaburira, ariko se nagera mu rugo ararenzaho iki? Aho ntibari bumubwe bati harya mwarimu kwigisha niki? Si umututsi, nta bindi yari kukubwira. N'urugendo rukomeye rero, no gukomeza gufatanya, ariko kwigisha byo bigomba gukomeza, kwandika bitabo nkuko Gatari yabivuze, amafilme atandukanye, kuko abana benshi baracyafite ingengabitekerezo. Gatari, muri JRG mufite abanyamuryango abenshi n'urubyiruko. Abenshi n'urubyiruko nabo
mama nitarakomojeho ni babandi bakomoka kuri babyeyi Dr. Bizimana yakomojeho, mwe mukora iki kugira ngo abo benshi nabo banabonye jenoside nabo bagizwe imfubyi kubera jenoside, niba abandi bafite amateka koko bemeye no kubana, twagiye tubona n'ingero nyinshi z'ibyo bakoze kugira ngo babe urugendo rwose rw'imyaka 25 barubayemo kandi bakomeye, kwari kurwana ku buzima mbere na mbere, ariko se kurwana kuri aya mateka bayigishwa cyangwa se nabo bayigisha ruhagaze rute muri JRG? Urakoze. Mu kanya nigeze kuvuga ko imiryango yazimye yiza kugira abantu bayitabara ntabwo yari kuzima. Hari igihe iyo tuganira nk'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi nk'abanyamuryango ba JRG, ugiye kure buri wese atekereze nimba nta gihe yanga gutabara abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu kwibuka, cyangwa se yanga kubatabara mu kurwanya n'abahakana n'abapfobya jenoside. Buri wese turi kwibuka, abadukurikiye bose n'abazadukurikira, utekereza uvuge ati okay, muri jenoside yenda sinari impari, muri jenoside cyangwa se nari impari, nari naravutse cyane ntaravuka, ya imiryango 15,000 yarazimye, 60,000 abanyarwanda miliyoni irenga bazize ko ari Abatutsi. Icyo gihe nta action, nta gikorwa nakoze gifatika, kubera ko nari impari, simbitekereze, simfata umwanzuro. Ni naho dushimira inkotanyi burya ni igihango gikomeye n'abarokoze jenoside yakorewe Abatutsi, kuko nibo bantu bafashe icyemezo, baravuga ngo ngewe aho narindi hose ngiye guhagarika kino kintu. Ngira ngo wenda turebye nka actualité muri Misiri, muri Amerika umuntu yarishwe, abantu barahaguruka barabyamagana. Iyo ubitekereje wibaza ukuntu mu Rwanda abana twiganaga ugapfa bakakwica, asaka kwica, ntagiye n'ujya ku musozi ngo avuze induru abuze se. Icyo kintu rero ndashaka kubuza igihe cya jenoside n'iki gihe, kuko warumbaje uti se abanyamuryango ba JRG mukora iki? Sinshaka ko kwibuka cyangwa guhanga n'abapfobya jenoside biba inshingano yacu gusa, ahubwo icyambere tugomba gukorana ubukangurambaga. Buri wese yumve jenoside yakorewe Abatutsi, yumva ubukana bw'urwango n'ubwicanyi, agira icyo akora aho ari. Kuko nsoma hari kimwe gutemera kutagira ingengabitekerezo ya jenoside ni kimwe, ariko no kuba utarwanya abayifite nabwo ni ukudatabara abari guhangayika. Ubwo rero ni ikintu cya mbere tuvuga, cya mbere nuko JRG itegura ibikorwa nk'ibi byo kugira ngo abantu bavuga amateka bayumve bayamenye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere dukora, ngira ngo twiteguye ibikorwa, ngira ngo ikintu ku nshuro ya 12 ariko dufatanyije no muri ARG, ni umuco ku mashuri yose ya za kaminuza na za secondaire, twateguye gahunda zo kwibuka zitandukanye. Navuga ko tunavuga muri za gahunda nziza, burya leta y'u Rwanda, leta yacu ngubu ikiza dukoreye no kubitwemera ko twibuka n'ikintu gikomeye, nabwo uburenganzira bw'ibanze. Burya iyo tuganira n'abantu bishwe muri 59, 62, 73, nta nubwo bafite n'uburenganzira bwo kuririra hagaragara. Ariko ubwo uko abantu bibuka bakavuga amateka yabo bakigisha, numva yuko dushingiye kuri amahirwe twahawe, nubwo ari uburenganzira bw'abantu bundi muri rusange, ariko tubiheraho tukigisha. Navuga ko abanyamuryango ba JRG bategura ibikorwa byo kwibuka, barabyitabira, nuko imbaraga zishoboka n'ubushobozi. Abenshi bari kwandika ibitabo, bari kuvuga ubuhamya bwabo, turanakoreshwa nk'abigisha. Nuvuga ngo ukeneye kuvuga ibya jenoside nk'uwabirokotse, burya abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi kuba bemera bakavuga amateka yabo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rimwe harawubwira akakwangira, ariko ni urugendo. Kuba ugeze ku rwego rwo kuvuga amateka yawe no kuyabwira abandi, ugomba no kubanza ukamenya se ubundi ninyababwira ntibanyega. Icyo nacyo turakireba. Icyo rero nsorezaho, nagira ngo byaba byiza, nahoze ngana n'abantu bo mu bukerarugendo bakambwira ngo u Rwanda ubukerarugendo bwabo rushingiye ku bintu burya bibiri by'umwihariko, ngo ni 2G, ni jenoside, nicyo kintu abantu batuziho, jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Icya kabiri ni ingagi, ni gorilla. Ariko noneho umuntu akibaza ngo ariko ubundi ibintu byose bikorera mu Rwanda biri genocide sensitive,
kuko u Rwanda umwihariko wacu nuko ari igihugu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi. Umucuruzi, umupasiteri cyangwa umupadiri, ni ukuvuga ngo turebye ibyiciro bitatu. Leta yo turayishimira cyane, yashyizeho amategeko, yashyizeho inzego zibikora. Abashyize ku icumu imiryango yose ishamikiye Kwibuka ntako tagira. Ariko twareba societe civile zindi zisigaye, twareba private sector isigaye, n'umuntu ku giti cye bya bigo Yesu yaraye kuvuga, buri wese abitekereje akavuga ngo uru rugamba reka two kurugiro rwa leta na CNLG gusa, abashyize ku icumu gusa, tubigize ibintu by'abanyarwanda bose. Ibi byo gupfobya no guhakana jenoside twabigabanya cyane, bigasigara kuri abantu baheranywe n'amateka y'ingengabitekerezo n'urwango, abandi tukagendera hamwe twese twumva amateka y'igihugu kimwe kandi dutera imbere twese hamwe. Numva ikintu tuzakomeza gukora nka JRG ni ubukangurambaga mu mategeko, mu myumvire, mu mikorere, abantu ntibakomeze gutererana abarokotse jenoside. Twaratererana ngo bihagije, igihe kirageze ngo buri wese yumve ko hari itafari ari gushyira ku gusana imitima y'abarokotse, ku gusigasira amateka no kubaka igihugu cyacu. Murakoze. Dr. Bizimana, hari ikintu tukiri aho ngaho ngarutse gato ku cyo gupfobya, numvise twibanze cyane ku bantu bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, ariko bose tuvuga abanyarwanda, ariko tujya tubona n'abanyamahanga, tukabona n'ibihugu bimwe ubona rwose bikoze ikintu ubona kiganisha ku gupfobya cyangwa se kwirengagiza. Tubona imiryango mpuzamahanga ikora ibintu biganisha ku gupfobya. Ese ko tuzi ko ingengabitekerezo iri mu banyarwanda, ni ba banyarwanda binjiye muri bya bihugu bagira manipulation, bari muri ya miryango, cyangwa ingengabitekerezo irenga n'umuntu wayikuranye ikagenda ikagera no mu batarabonye iyo jenoside? Irakura igakwira hose. Icyo cy'abanyamahanga waruvuze, ariko reka mpere ku cy'abanyarwanda. Irakurika iyo umuntu ayifite, ayemera, akanayikwiza mu bana, abana barayikurana bakayigira. Turabibona iyo dufashe urugero, dufata urugero rugaragara, twe guca hirya no hino ibintu. Ishyirahamwe riri mu Bubiligi ryitwa Jambo Iceberg, murarizi iryo shyirahamwe. Ni ishyirahamwe rigizwe n'abana bakomoka ku bantu bafitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi. Abambere ni abuzukuru ba Dominiko Mbonyumutwa, umwe mu baparime hutu ba mbere bari bakomeye, bakaba abana ba Shingiro Mbonyumutwa. Shingiro Mbonyumutwa ku batamuzi yari directeur de cabinet wa ministre w'intebe Kambanda Yohani muri jenoside. Bivuze ko za nama Kambanda yayoboraga zitegura jenoside, zijya no kureba uko jenoside ikorwa, yabifashwagamo na Shingiro Mbonyumutwa. Shingiro Mbonyumutwa rero abo bana be byanze bikunze yabarereye mu ngengabitekerezo je nuko mbibona, kuko ntabwo bashaka kwitandukanya nayo. Ntibakoze jenoside koko, ariko se kukibumva bagomba gushyigikira ipfobya, kukibumva guhakana jenoside, bagomba kubigira inshingano. Jenoside yakorewe abatutsi bigaragaza ko umwana iyo umurereye mu rwango, ukamurera umushyiramo ingengabitekerezo ya jenoside, hari abo dufite amahirwe bayipakurura pe, barahari, ariko hari n'abihamamo. Mu banyamahanga bo biratandukanye. Abanyamahanga babiterwa n'impamvu nyinshi. Icya mbere nuko hari abayigizemo uruhari. Iyo dufashe umunyamahanga nka Philippe Regency, niwe ni Umubiligi uri ku isonga y'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ya mategeko leta ya Habyarimana yari yarashyizeho, nigeze kubabwira, itegeko nshinga rya mbere rya Repubulika ya kabiri ni Philippe Regency waryanditse. Vuga ko ya politike y'uburezi ikandamiza abatutsi babuza kwiga yanditswe na Philippe Regency. Izo nyungu za politike n'amafaranga yari afite kuri Habyarimana niza akomeza kurengerana n'ubu ngubu. Ugasanga nanone hari ingengabitekerezo ya parime hutu. Nigeze kubabwira abapadiri mu bayishinze harimo abapadiri mu bafashije abayishinze. Abo rero baracyariho bamwe, ugasanga bashize n'inyandiko bazanditse bagakomeza. Kubijyanye n'ibihugu, hari ibihugu nanone bifitemo inyungu, bifite inyungu mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Inyungu ni inyungu za politiki. Hari ibihugu tuzi neza ko byashyigikiye leta yakoze jenoside, haba ku gihe cya kera kuva kuri Kayibanda kugeza kuri Habyarimana. Ibyo bihugu rero kuko bibona byarashyigikiye ikindi gihugu noneho kikanakora jenoside, bahitamo gushyiraho gahunda zo kuyipfobya kugira ngo uruhare rwabyo rutagaragara.
uruhare rwabyo rutagaragara uko rumeze, ndetse kugira ngo n'abagize uruhare mu gufata ibyemezo byafashije ya leta y'abicanyi nabo batazagezwa mu nkiko, kuko hari ugutinya ko bashobora kuba babibazwa. Izo mpamvu zose rero wazihuza ugasanga zituma n'abo banyamahanga binjira mu bikorwa by'ipfobya kubera izo mpamvu mvuga zitandukanye, iza politike, ariko ni nazo usanga ari nyinshi ku bijyanye n'abanyamahanga. Unyemerere ngira aho ngaho hari n'inshingano mugira cyangwa se inshingano mufite nka CNLG, harimo no gutunga agatoki, munamugaragaza umuntu kanaka yagize uruhare rukomeye muri Jenoside, ariko tuzi ko ari n'aha ngaha, tuzi ko anakora n'ibi bikorwa nanone bigifite aho bihuriye n'ibyo yasize akoze hano mu Rwanda. Ejo bundi twabonye umwe mu bacurabwenge ba Jenoside, Kabuga Felicien, afatwa, ngira ngo ni inkuru abantu hafi ya bose bazi kugeza magingo aya ngaya. Ese mubona babacurabwenge iyo mureba, ugeze kutubwira inyandiko mwandika buri munsi, wavuze kuri Minisitiri Rieze, naho nabuze mbona inyandiko mwasohoye, abantu nk'abo iyo mubona aho ubutabera bugeze, ntimuvugira ubutabera ariko mubutungira agatoki bugakora akazi kabwo, iyo mubona aho ubutabera bugeze, mubona ari ku rwego rumeze rute, rushimishije, harabura iki, hakorwa iki? Hari ibyakozwe ariko hari n'ibikeneye gukorwa. Nigeze kuvuga ku butabera mpuzamahanga, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha, hari ibyiza rwakoze ko rwemeje Jenoside, ndetse nuko barashoboye gukurikirana bamwe mu bari ku isonga y'abateguye Jenoside, ku buriya kuba urukiko rwarashoboye gufata Kambanda akanemera icyaha, akagaragaza uko Jenoside yateguwe nka Minisitiri w'Intebe, ikanashyirwa mu bikorwa, ni ikintu gikomeye, mu mateka y'isi, mu mateka y'igihugu, no mu kubungabunga guhora twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko haracyari abandi benshi bari mu mahanga barakoze Jenoside, bari mu bayiteguye, usanga baragiye babona ubwenegihugu bw'ibihugu bitandukanye, noneho ibyo bihugu byabahaye ubwenegihugu ntibishyire imbaraga mu kubakurikirana, yewe ntibindashaka kubohereza mu Rwanda. Aho niho tugifite intambwe ndende, kuko iyo urebye abantu bamaze gucirwa imanza mu bihugu by'amahanga ni abantu bari hagati bagera hafi 20 n'abandi bakeya, ntabwo rero ari benshi. Icyo nicyo kibazo kigihari, kandi ugasanga hari nabo abo bakoze Jenoside bakomeza gukwirakwiza ipfobya n'ihakana kugira ngo bahishire uruhare rwabo. Hari umwe muri bo uremereye cyane muri ibyo bikorwa, umuntu witwa Charles Ndereyehe, ntaho ntuye, ni umuntu uba mu Buholandi, ni umwe kuva muri 1992 washinze amashyirahamwe yo kwigisha urwango, ni umwe mu batangije ishyaka rya Sederi, ni umwe mu barimbuye Abatutsi mu kigo cya Izari Rubona aho yayoboraga, nyuma akomereza iwabo mu Ruhengeri aho yakomokaga. Kuba Ndereyehe hadakurikiranwa ni ikintu ubona kibabaje. Yego tuzi ko hari by'Ubuholandi bukora, ariko ntabwo byihuta nk'uko byagombye kugenda. Hakaba rero hari risque ko umujenosideri nk'uwo iyo akomeza gukwiza urwango no kurukongeza, usanga ari igitotsi ku butabera, kuko ubutabera butaramukurikiranye, aramutse ari muri gereza ntiyabikora. Niyo mpamvu rero dukomeza gukorana n'ibihugu bitandukanye, turanabyishimira, ari intambwe imaze guterwa, ubutabera bwacu bukorana n'Ububiligi, Ubuholandi, usanga hari amadosiye amaze kugenda akorwa. Ariko nk'uko nari mbivuze, hakaba hakenewe ko bose byihutishwa, aho ibihugu nanone bidashyira imbaraga, kuko nko muri Afurika kandi ari nawo mugabane na Jenoside yakoreweho, niho usanga hihisha abicanyi benshi cyane. Abajenosideri benshi bari muri Afurika, kandi kugeza ubu nta gihugu na kimwe cya Afurika cyari cyafata umujenosideri w'umunyarwanda ngo kimucire urubanza. Aho rero naho ngira ngo murumva ko mu bijyanye no gufatanya mu rwego rwa Afurika hakiri intambwe ndende. Gatari, turimo turibuka imiryango yazimye, ngira ngo n'abantu bongere babyibuke. Ikiganiro nicyo kigamije, turibuka imiryango yazimye kubera ko ubukana bwa Jenoside bugomba kugaragazwa, kugera naho imiryango irenga 15,000 izima, abantu barenga 68,000 bakazima burundu kandi bakomoka muri ya miryango. Hari intero navuze insanganyamatsiko muri izi nshuro 12 jeje n'abafatanyabikorwa bayo bategura iki gikorwa, ivuga ngo ntimuzazima nararokotse, cyangwa se ntimukazime nararokotse. Ndagira ngo banze dusobanurire kubera iki
kubera iki mwikije kuri iryo jambo ariko nanone hakorwa icyo wamugani ngo iyo miryango abo bose batazazima twararokotse. Murakoze. Dufite intero igira ati ntuzazime nararokotse. Ni ijambo ryo kuduhitura ritwibutsa inshingano cyane cyane twe twarokotse, aho buri wese ari akavuga ngo aho kwa kanaka ntibaba barazimye nk'uko wa wundi wakoze jenoside. Ni ukuvuga ngo baramutse bazimye ntitugire umwanya nk'uwo kubazirikana, ntituvuge amateka yabo, ntituvuge ibigwi byabo, tugatekereza n'indoto bari bafite. Biduha inshingano ebyiri. Inshingano ya mbere ni ukubibuka no kubaha icyubahiro cyabo, kubera ko nk'abantu bagomba icyubahiro. Icya kabiri ni ukuba ahacu n'ahabo, nacyo ni ikintu gikomeye. Rero kuvuga ngo ntibazazime twararokotse nicyo twatekerezaga, ni imvugo uhitura, kuvuga ngo uzajya wibuka ababyeyi bawe warokotse, wibuka abavandimwe bawe, wibuka abaturanyi bawe, ariko buri wese atekereze ngo ku musozi nari ntuyeho, b'abarimu twakoranaga, b'abaganga twakoranaga, b'abahinzi twahinganaga, b'abana twiganaga, badafite ubibuka. Umve ko iyo nshingano nayo ifite mu nshingano wari ufite. Nibyo niyo ngarukaho kare mu igenamigambi dukora, mu bikorwa byose dukora, dukeneye gusigama akanya ko kuzirikana abazize jenoside yakorewe abatutsi, by'umwihariko no kwibuka abo ngabo badafite abahafi babibuka. Numva rero ni inshingano yo kubibuka no kugerageza gusigasira indoto zabo no kugerageza kuzishyira mu bikorwa. Biragoye kuvuga ngo ndafite indoto zanjye nkakora n'iz'undi muntu, ni ya responsibility umuntu aba afite yiyongeraho iyindi. Ariko ibyo tunabireba iyo mvuze gusigasira ibyabo, ngira ngo ushize hari nk'akarere ka Gakenke habayemo ikibazo, ugasanga abantu imiryango yarishwe nazima, none ari n'abatangiye kwigabiza imitungo yabo, bari no mu bantu bagize uruhare mu kuzimya iyo miryango. Numva ko ibyo ari agashinyaguro karenze. Nuvuga ngo n'ahantu ubwo ubukangurambaga tuba dukora no gutekereza aho imiryango yacu ku 10 ibuka avega n'inzego z'ibanze, ubundi amatongo ahenshi twagiye tujya usanga rwose amatongo yabaye amatongo nyine birumvikana nta bantu bahari, ariko no gutekerereza hari igihe usanga ari abantu bahirya na kure bafite icyo bapfana, kubera yenda n'imitekerereze n'imbaraga zo kugira ngo basubireyo bajye no kuhareba, ariko bikaba bibabaje kurushaho iyo hari umuntu wigabije umutungo yaragize n'uruhare rwo kugira gute rwo kwica abo bantu. Numva rero cyo imvugo yacu niyo gusa ni uguhitura abantu bumve ko ari inshingano dufite zo guhora tubibuka iteka ryose. Mama Anita watubwiye imiryango myinshi kandi uzi neza cyara byose n'abarokotse batara muri iyo miryango nyine urabareba ukabona hari icyo bakora, abari abaturanyi babo ubona hari icyo bakora, ese ubona hari icyo bakora kugira ngo ya miryango koko igume ivugwa, igume iri mu mitwe y'abantu, cyangwa yabaruwe muri iriya gusiri mu mibare ariko abantu bari bayizi ntacyo bakora. Ese babaye ntacyo bakora cyangwa se bakora ikitari giha agaciro koko kwa kuzima kwabo, bakora iki? Akoze iyi miryango yacu yazimye, ngira ngo wenda nabanza nkashimira leta ko yashyizeho igihe cyo kuba twibuka abacu, ngashimira na JRG ko yahisemo gutekereza ko twagombye kwibuka imiryango kuko yazimye. Nk'abaturage rero bafite abavandimwe babo bazimye, bafite abaturanyi bazimye, bagerageza kuyibuka, muri cyane cyane no muri cya gihe twibuka usanga hariho za gahunda zo kuyibuka, kandi iyo bayivuga urabibona ko ari wa muryango atigeze yibagirwa. Ikindi iyo ugenze mu baturage cyane ukabaza uti harahari kwa kanaka, nubwo bakubwira turiya muryango warazimye, ariko ubona hari ikindi kintu bimuteye muri we, ko wa muntu asa naho akimufite. Nibyo abamwibuka nk'uwazimye, ariko bagerageza bamwe no gusana amatongo yabo, kavuga ati kwa kanaka ntimwemere ko hazima, bagerageza kuburanira amasambu yabo ntagire uyatwara, nk'ibyo Gatari yavugaga byabaye Gakenke, ugasanga barahingisha amasambu yabo, baraharanira rya zina rya wa muntu ngo
ritavaho rizima burundu. Ubona abaturage bagerageza ndetse n'iyi miryango igenda ibitwibutsa umunsi ku wundi, bituma ubona ko abaturage badashaka ko wa muryango uheranwa, kuko niyo babavuga ubona ko babavuga nk'abafite hafi yabo. Icyo mbona cyakorwa cyane muri izi gahunda zose, wenda ziba zigoye na bije wenda zishobora kuba nini, ariko njya mbona hakwiye kujyaho nk'ibuye kuri buri karere. Ndumva buri karere gafite urwibutso, numva byaba byiza hagiyeho ryabuye rikajyaho imiryango yazimye ikandikwa, abantu bakanyura kenshi bakayisoma kenshi bakayibuka. No muri ya gahunda yo kwibuka yo kugira tujye ku nzibutso zitandukanye, hakabaho no kujya kunamira ryabuye ririho ya miryango yazimye, ndetse n'akarere kakabigira mu nshingano zabo. Bikaba byiza ko bahora bumva ko ririya buye ririho imiryango yapfuye n'ibyo yishwe, ariko hari n'irindi buye ririho imiryango yazimye. Mbona ari intambwe nziza, ari ikintu gikomeye cyo gukomeza gutsindagira ko imiryango yazimye itazimye kuko twarokotse. Dr. Bizimana, ngira ngo ubwo ibyo bombi bavuze hari icyo nifuje kumenya nka CNLG rwego rwa leta. Mubona hari ikintu koko cy'umwihariko cyakwiyongera ku cyakozwe kugira ngo iyi miryango igire umwihariko, yego kwibuka nk'uku nabyo n'umwihariko kandi ukomeye, ariko kugira ngo nyine buri iyi miryango yazimye nk'uko Gatare bivugaga, nta mwana wasigaye ngo ajye yibuka se na nyina n'abo bavukanaga, oya bibukwa n'abandi batari bari muri uwo muryango. Hakorwa iki ku rwego rw'igihugu kugira ngo aya mateka azakomeze n'ubundi, kuko namwe mu mateka azakomeza kwerekana ubukana bwa Jenoside? Hakorwa iki? Navuga ko ni ugukomeza ibisanzwe bikorwa. Icya mbere ni ugukomeza ubushakashatsi, kuko yego JRG yafashe niyo yabitangiye, CNLG nk'urwego rwa leta irabashyigikira, kuko ntabwo ari ngombwa ko urwego rwa leta ari rwo rugomba buri gihe kwikorera igikorwa runaka, ariko iyo hari abafatanyabikorwa, leta ifatanya n'abandi bafatanyabikorwa, JRG turafatanya mu borohereza mu buryo bushoboka gukora iki gikorwa cyo kubarura imiryango yazimye. Icya kabiri cyakwiyongeraho noneho ni no gukusanya amateka yaranze buri muryango. Amateka yaranze buri muryango nka kumwana itahoza bivuga, barabarimu, abaganga, abaveterineri n'abandi. Ayo mateka noneho akegeranywa akandikwa, ntihaba amazina gusa ahubwo hakaba n'ibyaranze iyo miryango yashizeho. Ikindi urwego rwa leta, inzego za leta zifatanyije zizakomeza gushyiramo imbaraga. Gatari yakomojeho yavuze ikibazo cyagaragaye Gakenke, aho abantu bamwe biyandikishije ku masambu y'abantu bazimye burundu, Abatutsi bishwe bakarangira. Siho honyine, no muri Nyamasheke hari icyo tumaze iminsi dukurikiranayo. Inzego za leta rero kugera mu nzego z'ibanze zizakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo masambu yiyandikishijweho n'abantu batari ba nyirayo, baba ababishe cyangwa se n'abandi bandi, kugira ngo ayo masambu ibyangombwa bikosorwe. Icyo rwose ni ikintu tuzakomeza gushyiramo imbaraga. Nta nubwo byakwihanganirwa kubona umuntu wakoze Jenoside akica Abatutsi akabamaraho ari we uhindukira akiyandikisha ku mitungo yayo, yaba ari indi Jenoside ariho akora mu by'ukuri. Ni ikintu kiremereye. Ibyo tuzakomeza gufatanya, inzego zizakomeza zifatanye mu gukemura icyo kibazo. Nanashishikariza n'abafite amakuru kuyaduha, kugira abafite amakuru yabiyandikishijeho ibyangombwa bitari ibyabo, biyandikishijeho iyo mitungo, kugira ngo hashobore kuyakosoza. Tumaze iminsi tunakorana na Ibuka ku bijyanye n'igikorwa cyo kubyaza imitungo, kureba uburyo imitungo y'abacitse ku icumu, baba bakiriho batishoboye, baba n'imiryango yazimye, yabyazwa umusaruro igakoreshwa ikafasha abacitse ku icumu kwiteza imbere. Icyo gikorwa nacyo tuzakomeza tukiganireho, turebe ubushobozi bwacyo uko cyakorwa, ariko ayo masambu yo gukomeza kuba ibisambu kuko ntabwo byaba ari byo. Nje rero nanone ku kijyanye no kwibuka n'inzibutso, tuzakomeza dukora ibishoboka byose. Inzibutso turiho turagenda dushyiraho amateka, zaba inzibutso zo ku rwego rw'igihugu, zaba n'inzibutso z'uturere, uko ubushobozi bubonetse. Ngira ngo muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu, ntabwo ibikorwa byose twifuza kubikora tubona uburyo bwo kubikora kubera ingengo y'imari bidahagije, ariko ni ngombwa kuzakomeza gushyira amateka yaranze buri karere mu nzibutso,
imiryango yazimye nayo ikahagira umwanya, bikagaragazwa ko hari imiryango runaka yazimye yarangiye. Ngira ngo mwabonye ko ahantu hatandukanye twagiye dushyiraho ayo mabuye, amazina akagenda yandikwaho. Ni igikorwa tuzakomeza. Yewe nanavuga hari za nyangabirama zijya abandi bapfobya jenoside n'abashaka gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda, bavuga ngo twibuka bamwe, bakiyibagiza ko buri gihe ku itariki 16 z'ukwa kane buri mwaka hibukwa abanyapolitike barwanyije jenoside n'ingengabitekerezo yayo bakicwa. Ntabwo abanyapolitike bazize jenoside, kuko ntibishwe bahorwa ubwoko bwabo, bishwe bahorwa ko barwanyije ibitekerezo bishyigikiye jenoside. Biratandukanye, ariko muri bo abo turabibuka tukabaha ishema bakwiye. Igihugu cyanabashyiriyeho urwibutso rwabo, urwibutso rwa Rebero ruri no ku rwego rw'igihugu. Urwibutso narwo turarutunganya kugira ngo narwo rujye rusurwa. No muri abo banyapolitiki harimo imiryango yazimye, si benshi, ariko dufashe nka Ministre Faustin Rucogoza, yari Ministre w'umuhutu uvuka muri komine Giti Byumba, yari Ministre w'itangazamakuru, yahanganye na RTRM, abuza RTRM guhitisha za disikuru z'urwango, gukwiza, guhamagara ubukangurambaga bwo gutsemba Abatutsi, bituma anabuza yewe Renfort nayo kubikora, kuko Renfort nk'ikigo cya leta nacyo cyarabikoraga, kugeza ubwo witwa Higiro Jean Marie Vianney rwose amwikomye cyane. Ariko Rucogoza yarishwe muri jenoside n'abana be 5. Nko ku rwibutso rwa Rebero kuhashyira nk'icyo kimenyetso kigaragaza ko Ministre Rucogoza w'umuhutu warwanyije ingengabitekerezo ya jenoside nawe yishwe akarangira. Ibyo ni ibintu tuzakora, kuko tugomba kwibuka Abatutsi bishwe muri bazize jenoside, ariko n'abagize ubutwari bwo guhangana n'ingengabitekerezo yayo bakicwa, nabo tuzajya tubaharira umwanya wabo kugira ngo bajye bazirikanwa. Bityo amateka y'u Rwanda atazamenya gusa babandi nababwiye, ntazamenye bandereye he, ntazamenye ba Kambanda, ntazamenye ba Karemera n'abandi itegeka gusa, ahubwo azamenye yuko habayeho n'abahutu nk'abanzamurambaho, ba Kavaruganda, ba Rucogoza n'abandi, nabo bagize ubutwari bwo guhangana n'ingengabitekerezo. Kandi tunajye no ku nzego zo hasi, kuko niyo tugiye no mu baburugumesi buriya barishe benshi cyane, ariko hari bake usanga bararwanyije jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Dufashe nko muri komine Mugina, hariya Gitarama mu karere ka Kamonyi byarabaye, i Nyanza yahoze ari komine Nyabisindu byarabaye. Abo barugumesi nabo n'abandi babirwanyije tuzagenda nabo tubaho umwanya kugira ngo bijye bifasha kubaka igihugu, tutazahamana ayo mateka mabi y'abajenosideri gusa, ahubwo nabo beza tuzagenda none tubazirikana, nubwo babaye bakeya, kuko iyo baza kuba barabaye benshi ntabwo jenoside iba yaragize ubukana nk'ubwo yagize. Twibuke ko jenoside hishwe Abatutsi barenga miliyoni. Nari ngiye kuvuga ngo hapfuye nka nitarika mukosore, nitujya tuvuga Abatutsi barishwe ntibapfuye, kuko gupfa ni urupfu rusanzwe. Aba bantu bari aho ku Gisozi n'ahandi nabishwe na leta yapanze umugambi wo kubica. Hari ikintu cyo kwandikira aho ngaho cy'abapfobya n'ubundi n'isanganyamatsiko yacu irakigarukaho. Wari twize gukomoza ku rubyiruko n'abakomoka kuri ba jenosideri. Igikorwa nk'icyo kwibuka imiryango yazimye twayivuze, Anita hano yanagaragaje n'imiryango we azi neza nk'umuntu umwe, ariko n'umubare wayo urayigaragaza. Kwibuka imiryango yazimye ntibikwiye kuba n'umwihariko kuri abo bantu bapfobya, bakabona koko ibintu barimo, simvuze guhinduka kwabo, sinkuzi niba gushoboka, ariko byibuze bakabona ko no kuzima kw'iyo miryango ari ikintu gikomeye badakwiye no gukinisha. Nibyo ngira ngo murabibona, igihugu cyacu kiduha umwanya wihariye wo kwibuka imiryango yazimye, kikaba igikorwa cyihariye cyinjizwa muri gahunda yo kwibuka. Ni igikorwa cy'ingenzi, ni igikorwa cyangombwa cyerekana ko jenoside umugambi wawe yawugezeho. Ntabwo Abatutsi bose bashize mu gihugu ni nayo mahirwe, baba bari bahari ndetse n'abari mu mahanga barimo baje barwana bahagarika jenoside. Abatutsi ntibashize nk'uko abajenosideri babyifuzaga, ariko umugambi wabo wari wo kugira ngo bamareho Abatutsi bose. Niko bimeze. Imiryango yazimye ni ikimenyetso kigaragaza ko jenoside hari igikorwa yagezeho mu byo yari yateguriwe, kuko hari imiryango yarangiye. N'ubu no kuvuga ngo ntizazima duhari ni uburyo bwo kwiremamo umutima, kubyishyiramo, ariko mu by'ukuri yarazimye.
yarazimye. Icyo turiho dukora ni ukubibuka kugira ngo tubazirikane, ariko ntabahari, barazimye. Tuzahora tubigenza gutyo generasiyo uko zikurikirana. Nabivuze ku itegeko nshinga ribishimangira, iyo igikorwa kiri mu itegeko nshinga bwo ni ubushake bw'igihugu kandi igihugu gikomeyeho. Aya mateka rero dukangurira urubyiruko, ahubwo dukangurira urubyiruko kugira inyota yo kuyakurikira, kuko ubona kenshi urubyiruko rukunze kujya mu bintu biboroheye, wabazanira amateka batari kubyo n'ibyanyu, bamwe bakavuga batyo, ibyo n'ibyanyu bakuru, ni mutureke twifite igihugu kimeze neza. Ariko igihugu kimeze neza kubera ko gifite ubuyobozi buzirikana amateka mabi twanyuzemo, kikubaka leta ikosora ivanaho bimwe bya kera. Tutitonze rero tukirara, aba bantu bafite ingengabitekerezo ya Jenoside niyo baba bakeya bashobora kuroga umuryango nyarwanda, ukabona ubwo burozi buragenda bufata buke buke. Ngira ngo maze iminsi mukurikira, hari inyandiko nabonye mu iminsi yanditswe n'abantu bariho bataka Kiliziya Gatulika, bataka abasenyeri bamwe na bamwe, bakabikoma bababwira bati ntabwo muriho murakorana na leta, mwebwe ntabwo murengera icyo twavugaga cyo kwibuka bose, ntimurengera kuvuga ko habaye Jenoside ebyiri, murarengera imwe gusa. Gose mu batari ikintu gikomeye, biravuga ko hari abasenyeri batangiye guhorwa yuko bakurikiza ukuri kw'amateka, batangiye guhorwa yuko bafatanya na leta irwanya ingengabitekerezo ya Jenoside. Ntabwo Musenyeri Nsengiyumva twigeze tumuhora ikintu atakoze. Musenyeri Nsengiyumva tumuvuga kubera yuko yashyigikiye leta yakwizaga ingengabitekerezo ya Jenoside, ikayikora ikanayigisha. Ariko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ikikora ni ukubanisha abanyarwanda bose, ni ugushyiraho nyine gahunda zituma buri munyarwanda yiyumva nk'umunyarwanda, akagira uburenganzira bwose busesuye uko bungana, kandi gaca burundu ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibishamikiyeho. Utashyigikira iyo leta, tugomba twese gufatanya kumurwanya, ndetse n'uwatinya tubafate nk'abashaka kudusubiza inyuma. Ni ngombwa rero ko ibyo kutazongera kubaho ukundi. Rero ni ukukibuka, ni ukukizirikana, no gukomeza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora bidukangurira. Turimo twerekeza mu minota nyuma y'ikiganiro cyacu, gahunda yo kwibuka imiryango yazimye Gatari. Hari buri mwaka hibuka imiryango yazimye, ariko hari n'ubutumwa bw'umwihariko uyu munsi twaganiriye cyangwa se twibanze cyane ku buryo bwo guhangana n'abapfobya bakanahakana Jenoside. Ariko se nka JRG muri ku ruhembe rwo kwibuka imiryango yazimye, mutanga ubuhe butumwa? Urashaka ubugera hehe? Bwakirwe gute ku buryo umwaka utaha abantu bazazana n'insanganyamatsiko yayindi hari icyo yamaze? Murakoze. Uyu mwaka insanganyamatsiko igaruka buri mwaka yo nuko batagomba kuzima kandi twararokotse. Uyu mwaka by'umwihariko twari tugambiriye yuko abantu barekeraho gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo mvuze abantu, ngira ngo gupfobya no guhakana hari abantu ku giti cyabo nk'uko babivuze, hari amasisiteme abirimo nk'ibyo bavuze, amashyirahamwe y'abapfobya n'abahakana Jenoside yiyitirira ibindi. Noneho ikinababaje cyane kuba hari n'ibihugu nabyo byatangiye kujya mu mugambi w'abapfobya n'abahakana Jenoside. Ngira ngo kuba ari inyandiko twabonye ejo bundi yanditswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yanditswe n'Ubwongereza, bashaka kuzana inyito yo kuvuga ko yo kwibuka bose. Numva yuko baba bakosheje. Twe nk'abarokotse Jenoside twarabyamaganye, ngira ngo nayibuka n'inyandiko isohora yo kubyamagana ku mugaragaro, inababwira yuko nk'ibihugu byatereranye Abatutsi igihe bicwaga, iki ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kongera kudukomeretsa. Ibindi ni urubyiruko. Ubutumwa agiye numva cyane ni urubyiruko. Urubyiruko, uru Rwanda, isi, ubundi nitwe twakabaye dufite igihe kinini cyo kuzayibamo. Ni byiza yuko abantu batagwa mu cyuho cyo gushukwa no kujya mu kibazo cy'ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Abari mu Rwanda no mu bihugu bifite amategeko ahana kandi akanakumira abapfobya bakanangana Jenoside yakorewe Abatutsi, birababaje kumva umuntu w'umujene hano mu Rwanda wakatiye imyaka 8, 9, 7
kubera ko wanditse tracte, kubera ko wapfobeje jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko wavuze imvugo ikomeretse. Numva uko abajene twakabaye tujya mu bintu byubaka, tukajya mu kuri, tukubaka igihugu cyacu. Icyo ni ikintu cyo kurwanya ingengabitekerezo cyane cyane mu bakiri bato n'ababyeyi, bakirinda kuroga abana babo. Uzi ko wakoze jenoside cyangwa uzi ko wayiteguye cyangwa uzi ko yabaye, none urimo urayigoreka, urimo uraroga umwana wawe, kandi hariho risk, hariho ibyago yuko byanze bikunze uko umuroga nibimusohokamo nabikora azafungwa, azahanwa. Numva rero yuko igihe kirageze cyo kuvuga ngo abantu nibagarura hagati impembero bo gupfobya no bo gupfobya ku mwana hakana jenoside yakorewe abatutsi, ko hari amategeko hana. Ikindi yenda n'abari hanze tumaze iminsi yenda amategeko arakurikirana abakoze jenoside, ariko byanze bikunze agomba kubona amategeko anahana abapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Tuzakomeza tubikore ubuvugizi nka JRG aho waba uri ku isi hose. Tuzi ko hari abantu b'abanyakuri, tuzi ko hari abantu bakunda ukuri, tuzi ko hari abantu banga ikibi n'iki gikomokaho cyose. Nuvuga ngo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'inshuti zacu, abanyamuryango bacu bari hose, tuzakora igishoboka cyose dukomeze dusobanura jenoside yadukorewe, abafite ingengabitekerezo aho bari hose, kubera ko isubiye yabaye umudugudu. Hari icyizere ko aho waba uri hose ushobora guhanirwa yuko wapfobeje jenoside yakorewe abatutsi. Bikaba ari akumiro n'agahinda igihe waba warokotse jenoside ugashukwa, ugafungirwa icyo cyaha. Iyo rero kwibuka uno mwaka imiryango yazimye, tuzirikane iyo miryango, tuzirikane ko nta miryango uzongera kuzima, ariko buri wese ashyira imbaraga mu kudapfobya. Noneho n'abanyamuryango bacu bari hose bumve yuko ari uruhare rwabo rwo kujya ku ruhembe rw'imbere kugira ngo bahangane n'abapfobya bakana jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze. Wenda dusoza Manita, ndakomeza kwibandaho ntanga urugero rw'uko hari imiryango batubwiye uzi neza yazimye, ngo abadukurikiye bayumvise, wayisomye nuko abantu banganaga, ariko abasigaye hafi aho n'ubuhe butumwa babagenera, kuko ashobora kumva ubundi ko bagiye, hari icyo nagakoze kugira ngo izina ryabo rikomeze risigasirwe. Wababwira iki? Wenda ubwo wihereyeho hari icyo ukora, ariko hari nk'abandi nkawe bazi ya miryango yindi watubwiye. Akoze imiryango yasigaye, ntabwo koko twashize, ntabwo twararokotse. Twarokotse rero kugira ngo tujye tubibuka kandi tunibuka indangagaciro zabo. Icyo nabwira abarokotse no kwibuka indangagaciro za ya miryango yagiye. Ababyeyi barafite indangagaciro nziza, abana babo bagiye barafite indangagaciro nziza ko bari bakuze. Numva icyo nababwira ari ukugerageza tugatera ikirenge mu cyabo. Dukunda kuvuga ngo twuse ikivi bagiye badashoje. Icyo kivi nuko cyari cyiza, ntabwo cyari ikivi kibi. Numva ari ukugerageza gutera ikirenge mu cyabo, tukiga za ndangagaciro bari bafite, ntizisigare inyuma ngo umunsi tugendane n'ibindi twishakiye, kandi dufite imiryango myiza twigiyeho ibintu byiza kandi bikomeye. Ubutumwa rero nababwira ni ukugerageza gutera ikirenge mu cyabo, bagerageza kubibuka, ariko bibuka ibyiza bakoraga, imico myiza bari bafite, ingeso nziza bari bafite, tugerageza kugenda tuzigeramo ikirenge umunsi ku wundi. Ikindi ni ukugerageza, sinzi niba nabyita ahari gukunda igihugu nk'uko bagikundaga, nubwo bari mu gihugu kitari cyiza, ariko igihugu cyabo baragikundaga, bakaba babizi ko kibatoteza, ariko bakagikunda. Niyo mpamvu usanga harimo abo barimu bigishaga abana batarobanuye, harimo abaganga bakavura bakakira ababyeyi baje ku bitaro, harimo abaveterineri ntiyavuraga inka yo kwa Dr. Bizimana ngo asige yo kwa Gatari. Bari bafite indangagaciro nziza z'urukundo, zo gukunda gukora, nubwo bari mu gihugu kitaboroheye. Ariko nababwira ngo none turi mu gihugu cyiza kiduha agaciro, giha agaciro buri munyarwanda, nubwo hari abatabyumva, ariko turi mu gihugu cyiza ku buryo twagombye kugira n'icyo dukora kirenze icyo bariya bakoze, kubera
dufite amahoro ntawe udutoteza abana bacu bariga ntawimukira ku manota runaka yimukira ku manota kuko yatsinze hari akarusho twe dufite ku buryo twagombye gutera ikirenge mu cyabo ndetse dushyiraho n'akarusho kuko turi mu gihugu cyiza kurusha icyo bo babayemo. Munyemerere sorezana ikiganiro ndashimire mbere na mbere twabanye muri kino kiganiro nshimire cyane Dr Bizimana Jean Damascene n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside. Mwakoze cyane kubana natwe. Murakoze namwe. Nshimira cyane nshimire cyane madamu Tumusenga Anita kabari yarakoze jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko yadufashije kugaragaza ko ari imiryango yazimye. Yatubwiye imiryango myinshi azi neza. Mwumvise imwe yari ifite umugore n'umugabo n'abana 5, 6, 8. Ni igihamya cy'uko jenoside yari ifite ubukana bukomeye cyane. Wakoze cyane kandi urarwagize muri kino kiganiro. Mwakoze cyane n'abadukurikiye. Shimira cyane Gatari Egide akabari perezida wa JRG. JRG akaba ari umuryango aho abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe abatutsi bakaba bafite cyangwa se baratangije n'inshingano guhera mu mwaka wa 2009 batangije iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye. Gikorwa kuri inshuro cyari kigeze ku nshuro yacu ya 12 nticyakozwe nkuko gisanzwe gikorwa kubera ibihe turimo kugajwe n'icyorezo cya COVID-19 n'ibikorwa byo kwibuka. Murabizi neza ko ariko byakozwe, ariko ngira ngo ibyo tuganiriye hano bifashije benshi bari mu ngo bakurikiye televiziyo na radio zabo. Gatari nawe reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Namwe rero abari badukurikiye mureke tubashimire aho mwari muherereye hose, abadukurikiye kuri televiziyo Rwanda, abadukurikiye kuri radio Rwanda, abadukurikiye ku radio ya RBA yose, mukomeze kugira ibihe byiza. Abadukurikiye binyuze ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba za RBA, yaba za JRG, za Ibuka n'ahandi hose, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kwibuka yubaka kandi dukomeze guharanira ikitatuma igihugu cyacu cyongera guhura n'ibyo cyahuye nacyo byatumye habaho imiryango ingana gutya yicwa izize ko bari abatutsi bakazima burundu. Mukomeze kugira ibihe byiza. General Bazil Uwimana, Imana ikomeze kubana namwe.